Chapter 12, verse 42. Matayo 12 umurongo wa 42. Then we shall also read 1 Kings chapter 4. Turaza gusoma mu bami ba mbere igice cya 4. Well, let's first take our reading on Matthew 12:42. Reka tubanze dusome muri Matayo 12:42. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azagurukana n'ab'iki gihe umunsi w'amateka, and shall condemn it, for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, a greater than Solomon is here. Abatsindishe kuko bavanywe ku mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi dore uruta Salomo ari hano. Let's go to 1 Kings Tujye mu bami ba mbere chapter 4, igice cya 4 29 to 34. umurongo. And God gave Solomon wisdom. 29. Chapter 4 verse 29. Abami ba mbere igice cya 4 umurongo wa 29. And God gave wisdom and understanding exceeding much. Nuko Imana ya Salomo ubwenge n'ubuhanga bwinshi cyane n'umutima wagutse. And largeness of heart, even as the sand that is on the seashore. N'umutima wagutse bitagira akagero n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja utabarika. And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country and all the wisdom of Egypt. Ubwenge bwa Salomo bwarutaga ubw'abanyabwenge bose b'Iburasirazuba n'Abayegiputa bose. For he was wiser than all men, than Ethan, the Ezrahite, the Haman, and Chekol, and Dada, the sons of Mahol, and his fame was in all nations around about. Yarushaga abandi bantu bose ubwenge nka Etani umwezerahi, kandi na Hemani wa Karukori na Darada bene Mahori, yamamara atyo mu mahanga yose amukikije. And he spoke 3,000 proverbs, and his songs were 1,005. Yahimbye imigani 3,000 n'indirimbo 1,005. And he spoke of trees from the cedar tree that is in Lebanon, even unto the hyssop that springeth out of the wall. Kandi yarazi gusobanura ibiti uhereye ku myerezi y'i Lebanon ukageza no kure Ezobu imera mu mazu. He also spoke of beasts of the fowl and of the creeping things and of the fishes. Yarazi gusobanura inyamaswa n'ibisiga n'ibiguruka n'ifi. And there came all people to hear the wisdom of Solomon from all kings of the earth, which had heard of his wisdom. Nuko abantu bakajya bava mu mahanga bazanywe no kumva ubwenge bwa Salomo, boherejwe n'abami bo mu isi yose bumvaga iby'ubwenge bwe. And let's go to chapter 10 of the same 1 Kings. Reka turajya no ku gice cya 10 cyo mu bami ba mbere. And verse 1. Rero ku murongo wa mbere. Then verse 7. Ndetse n'umurongo wa 7. Verse 1. Umurongo wa mbere. And when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to prove him with hard questions. Umugabekazi w'Isheba yumvishe kwamamara kwa Salomo kubw'izina ry'Uwiteka, azanywe no kumubaza ibinaniranye. Verse 7. Umurongo wa 7. Howbeit I believed not the words until I came, and my eyes had seen it, and behold, the half was not told me. Thy wisdom and prosperity exceeded the fame which I had. Ariko sinabyemera kugeza ubwo nize nkayibonera n'ayanjye maso, kandi nsanze ibyo batambwiye birenze ibyo bambwiye, ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe bisumba uko nabyumvise. And I want our brothers to give us that song, Just a Closer Walk with Thee. As we stand, then we shall pray. Igihe tugihagaze ni mwene data very softly aturirimba indirimbo gake gake. Walk with Thee. Jésus,
umushumba yabivuze. This will be my last service here. Uraza kuba umunsi wa nyuma w'umurimo wanjye hano. And I've been seeking the face of the Lord. Kandi nakomeje gushaka mu maso y'Imana. Of which direction I should take today. Ku cyerekezo ndibuze gufata uyu munsi. And I just want to have a testimony. Ndashaka no kugira n'ubuhamya mbaha. And you know, there are two problems that a minister will always have. Urabona hariho ibibazo bibiri umukozi w'Imana akunda guhura nabyo. The first one, normally when you come to a place, icyambere akenshi na kenshi ugeze ahantu, it's very hard to start. Biba bigoye gutangira. Because kubera ko you meet strange people. Wahuye n'abantu mudasanzwe muhura. And you don't know where to start from. Ukaba utabasha kubona aho uri butangirire. You don't know what they expect from you. Kandi ukaba udashobora no kumenya ese n'iki bagushakaho. And you know everybody is questioning. None buri wese akaba arimo yibaza ikibazo. What kind of preacher is he? Ese uyu nguyu ni mubwiriza ki? What is he going to preach? Ese araza kutubwira iki? And the ministers, the deacons, abakozi b'Imana ndetse n'abadiakoni will be wondering what is he going to put in the church. Bakaba barimo bibaza bati se ni iki agiye kugabura itorero? Maybe he can stir us some trouble with the church. Wenda se ashobora no guteza ibibazo mu itorero. So it's a big problem to start. Biba ari ikibazo gikomeye gutangira. Now another problem is to close. No, ikindi kibazo kikaza kuvuka mu kurangiza. Once you have taken off, iyo umaze kugira aho icyo ufata utangiye, landing becomes a problem. No, kugira ngo wongere umanuke usubire hasi biba bigoye. It's the same thing when you take a flight. Ni nko mu ndege, indege irimo kuguruka. It's very hard to take off. Biragora kugira ngo indege ibashe kuguruka. The plane has some trouble. Indege igira ibibazo irimo kuguruka. It must run igomba kugenda until it picks momentum. Igomba kubanza ikirukanka kugeza igihe iri buze kubasha gutangira ikatangira no kuva hasi. Then when it comes down, n'igihe irimo igwa ijya hasi, they tell you to tighten your belts. Barababwira ati mwese mufunge imikandara yanyu. It's landing, it's a problem. Kubera ko no kugwa kw'indege nabyo bari ikindi kibazo. It lands with a lot of trouble. Imanuka nabwo ihura n'ibibazo byinshi. So it's like ministering and preaching. Ibyo ni nk'ubukozi bw'Imana cyangwa kubwiriza ijambo ry'Imana. You have taken off. Iyo umaze kuzamuka, you have met a few friends. Ukaba umaze no kugira inshuti nyinshi. You are getting along, talking very well. None ukaba urimo uganira n'abantu neza. You have built a relationship with the brothers and sisters. Wamaze kubaka ubumwe n'abene n'abashiki bacu. And the time is up. None igihe kikarangira. You are supposed to leave. Ukaba ugomba kugenda. So that's the problem with every minister. Icyo nicyo kibazo cya buri mukozi w'Imana wese. Starting and closing. Gutangira ndetse no gusoza. However, we know that as long as we are here on earth, none kandi igihe cyose tukiri hano ku isi, that is how we shall continue to live. Uko niko tuzakomeza kubaho. It is a life of shifting. Ni ubuzima bwo kugenda usimburana. You shift, people shift friends. Abantu bagahinduranya inshuti. Today you have one friend, tomorrow you have another. Uyu munsi ukaba ufite inshuti, ejo ukazaba ufite indi. People shift homes. Abantu bagahindagura amago bari batuyemo. Maybe you are living in Rwanda now. Ukaba wari utuye mu Rwanda uyu munsi. After 10 years maybe you are in Kampala. Wenda mu myaka 10 ukazaba uri Kampala. So it's a life of shifting. Ni ubuzima bwo guhora umuntu ahinduranya. There's nothing permanent. Nta kintu kimwe gihoraho kirano ku isi. People shift jobs. Abantu bahinduranya akazi bakora. You work another job today, tomorrow another job. Uyu munsi ko wakoraga muri aka kazi ejo ukazaba ukora. People shift businesses. Abantu bahindura nibyo bacuruza. So we have no permanent home here in Rwanda. Uvuga ngo nta buturo buhoraho dufite hano mu Rwanda. I don't have a permanent home in Uganda. Nta n'ubuturo buhoraho mfite nanjye Kampala muri Uganda. I don't have a permanent one here. Ndetse nta n'ubuturo buhoraho mfite hano. We are looking for a city to come. Ahubwo turimo turareba kuri wa murwa ugomba kuza. Whose maker is God. Wa wundi waremwe n'Imana. Praise the Lord. That's what we are looking for. Icyo nicyo dutegereje. We are looking for a city to come. Turashaka kuzabona wa murwa. And it is not Kigali. Hano umurwa ntabwo ari Kigali. And it is not Kampala. Nta nubwo ari Kampala. So I have certainly had a very good time here. Nagize ibihe byiza hano rwose. And want to thank the pastor. Ndashaka gushima umushumba. And the entire team. Ndetse nabo bakorana bose. And indeed the entire congregation. Ndetse n'iteraniro ryose. I was hosted in quite a nice place. It's a certain hotel. Nari ncumbikiwe muri hoteli nziza hariya. It's for the Catholics. Na ahantu h'Abagatolika. It's a quiet place out there. Na ahantu ho gutuza rwose And I received everything that I should have received. Kandi nahawe ibyo nagomba guhabwa byose. And may the Lord bless the family of the pastor. Kandi Imana ihumugisha umuryango w'umushumba. All what they have done for me. Nibyo bankoreye byose. And to the rest of you. Ndetse namwe mwese. For the wonderful fellowship. Kubwo amateraniro meza n'umwe twagiranye. We've had together.
ibyo twagize hamwe. And I don't want to forget my sister is Mama Zakaria. Ntabwo nshobora kwibagirwa mushiki wanjye Mama Zakaria. She came to see me at the hotel. Yaje kundeba aho ngaho kuri hoteli. And I was really touched. Kandi byankozeho cyane. By her visit. Gusurwa kwe, I think kumusura kwe. that's the wife of our brother Damascene. Ngira ngo numufasha wanjye Tata Damascene. She brought me a nice cake. Yanzaniye gato nziza. Cake. Yes. Gato nziza. Nice cake. Yanzaniye gato nziza. And that was quite good for me. Kandi byambere byiza rwose. And sister, may the Lord bless you. Mushiki wanjye Imana igumugisha. And grant you the needs of life that you are looking for. Kandi Imana ikugenere ibyiza by'ubuzima ibyo wifuza byose. And of course, every one of you. Kandi na buri wese muri mwe. All of you have a special place in my heart. Mwese muri mwe mufite umwanya w'igiciro mu mutima wanjye. And the ministry here in Kigali Christian Assembly kandi n'ubukozi buri hano muri iterano ry'i Kigali has got a special place in my heart. Mwagize umwanya ukomeye cyane mu mutima wanjye. So it will not be easy for me just to forget about you. Byaba byoroshye kuri ngiye guhita mbibagirwa gutya gusa. I think the Little Flock Church in Kampala ndetse n'iryo torero umukumbi muto ry'i Kampala has become part of the family of the Kigali Christian Assembly. Yabaye umuryango umwe n'itorero ry'i Kigali. And I'm sure if any of our members from Kampala come here, kandi nizera ko umwe mu bantu batanira Kampala aramutse ageze hano, or they settle somewhere close by Kigali, cyangwa se agaca hano hafi y'Kigali, they know that they have a home church. Baba bazi ko bafite itorero rimeze nk'iwabo. And quite often I've seen most of you who come to Kampala, kandi nabonye benshi muri mwe baza bakagera Kampala, you have always found the Little Flock Church as a home church. kandi itorero rya umukumbi muto ry'i Kampala ngira ngo mwaribonye nkaho ari iwanyu mu rugo. Now I would like to take the little time that I have today ndashaka gufata igihe gito kucyo mfite uyu munsi to speak with you a little more like a member of the same family. Kugira ngo tuvugane ku kintu kimeze nk'abantu bari mu muryango. You know, when you go out there are things that you speak. Urabona iyo uri hanze hariho ibintu ushobora kuvuga. But when you come home, ariko iyo uri no mu rugo, there are things that you speak to the family. Hari ibyo ubwira abantu bo mu muryango. Which things you know, icyo kintu ukaba ukizi. As you speak them, urimo kubabwira, later they will face you. Icyo gihe baba bakwitegereza bakora mu maso. Because you are part of that family. Kubera ko ubu uri uwo mu muryango nyine. Now the first thing I would like to say, icyambere nashaka kuvuga, I want to speak about what concerns the status of your church. Ndashaka kuvuga kubyerekeye uko itorero ryanyu rimeze. And I want to say, brothers, ndashaka ko bene data, the short time I've been here, igihe gito maze hano, and the few times I've come over here, n'inshuro nyinshi nagiye ngera hano, I realized that your church, nabonye ko nabitegereje ko itorero ryanyu networks with a lot of churches. Habamo ubufatanye n'andi matorero menshi cyane. Now what I'm talking about, I'm talking about recognizing icyo nshaka kuvuga no kugira ngo mubashe kumenya the work of God umurimo w'Imana in our midst. Umurimo w'Imana hagati yacu. That's what I'm talking about. Icyo nicyo ndimo kuvugaho. And those are the scriptures I read. Ibyo ni nabyo byanditswe nasomye. Recognizing kumenya the gift of God impano y'Imana in our midst. Iri hagati yacu. Now many times akenshi na kenshi God visits people Imana igenderera abantu in different ways, mu buryo butandukanye. But quite often ariko akenshi na kenshi many people do not recognize it. Abantu benshi ntibamenya kugendererwa kw'Imana. And they miss it. Bakabinyura ku ruhande. And when God comes, none igihe Imana ije, you don't recognize him, ukaba utabasha kuyimenya, you miss him, ukaba uyikunyuze ku ruhande, you have missed it. icyo gihe ubwo nawe biba biguciye. God always comes inshuro zose Imana in a simple way. Iza mu buryo buciye bugufi. God comes Imana iza in a humble way. Mu buryo buciye bugufi. But a child of God ariko umwana w'Imana is always keen aba iteka ryose to recognize the work of God. Yiteguye kumenya umurimo w'Imana. So here in your assembly, hano mu iteraniro ryanyu, I realize you network with many churches. Nabonye ko mufitanye ubumwe n'andi materaniro menshi. All over this country. Hano muri kino gihugu. Many ministers come in here. Abakozi b'Imana benshi baza hano. Many ministers get out of here. Abakozi b'Imana benshi bava hano bakajya n'ahandi. Most churches amatorero menshi will want to use this church bakwifuza gukoresha ino torero as a point of reference. Bakifuza gukoresha itorero ryanyu nk'icyitegererezo. For example, if a brother is traveling from Bujumbura, mwene data niba wenda agiye nk'Ibujumbura, before he comes to Kampala, mbere yuko agera i Kampala, he might want first to have a stop over here. Agomba kubanza agacana i Kigali. Or one coming from Kampala, cyangwa se uvuye Kampala going to Goma, agiye nk'Igoma, might want to have a stop over here. Wenda akaza agacana hano.
So this church none rino torero has a status rifite uburyo that is not just ordinary. uburyo butari ubusanzwe, And you must recognize that. kandi ibyo mugomba kubimenya. So you receive many ministers here. Muzakira abakozi b'Imana benshi hano. They will come in and will get out. Bazaza kandi bongere bagende. And you are going to receive different kinds of visitors. Uzabona n'abashyitsi benshi batandukanye. Likewise, you are also going to have a lot of challenges. Icyo gihe muzahura n'ibigeragezo byinshi cyane. Yes, you are going to have a lot of challenges. Muzajya muhura n'ibigeragezo byinshi n'intambara nyinshi. Because of your status. Kubera ahantu muri nuko mumeze. But what is important ariko icyangombwa is that a child of God iyo uri umwana w'Imana should recognize ugomba kumenya the gift of God impano y'Imana in your midst. iri hagati yanyu. I'll give you a little story. Ndabaha inkuru ntoya. There were two homes. Hari hariho ingo ebyiri. It's a story. Ni inkuru. One of a very poor man. Urugo rumwe rwari rw'umuntu w'umukire cyane. Another of a very rich man. Urundi ari rw'umuntu w'umukire. And they were all praying for blessings. Kandi bose barimo basenga basaba imigisha. So God sent two angels. Imana yohereza abamarayika babiri. One an angel of blessing. Umwe yari umumarayika w'umugisha. Another one an angel of a curse. Undi akaba umumarayika w'umuvumo. So they visited first the poor man. Baraza bagendera wa muntu w'umukene. When they visited the poor man, bamaze kugendera wa mukene, he had nothing to give them. Ntabyo yari afite byinshi byo kubaha. He had nowhere to sleep. Nta naho yari afite ho kubaryamisha. So the poor man wa mukene offered his own bed. Abaha uburiri bwe. He offered his own house. Abaha inzu ye. He offered his own room. Abaha icyumba cye. And gave the angels to sleep. Ajya abamarayika ngo baryame. Then they went to the rich man. Bajya kwa wa mukire. The rich man, wa mukire, because he had a lot, kubera ko afite byinshi, he took them to the servants' quarters. Abajyana mu nzu y'abagaragu be inyuma. While they were in the servants' quarters, igihe bari mu nzu y'abagaragu, while the angels were sleeping, aho abamarayika bari baryamye, there was a hole on the wall of the rich man. Hari hariho igikuta cyo kuri uwo mukire. So one of the angels umwe muri abamarayika lifted up his hand ashyiraho ikiganza cye and closed that hole. Afunga cya gikuta cyangwa se cya gisika cyari gihari. Then they went to the poor man. Bagiye kwa wa mukire. In the poor man's house, ya nzu y'umukene, they had one cow. Ya nzu y'umukene bari bafite inka imwe. They lived by that one cow. Niyo yari babeshejeho iyo nka imwe. They depended on the milk. Abanywa amata yayo. Now what happened in the night? Byagenze bite nijoro. This same angel b'abamarayika went and killed that only cow. Baragenda bica ya nka imwe. So the other angel asked, wa mumarayika wundi arabaza, when we were in the rich man's house, igihe twari turi muri ya nzu y'umukire, you covered a hole in his house. Twafunitse urusika cyangwa urukuta mu nzu ye. And the rich man wa mukire never took care of us like the poor man. Ntabwo yigeze yongera kwita kuri wa mukire. The poor man has given us all what he has. Wa mukire yaduhaye ibyo twe dukeneye byose. But now you have killed his cow. None mumaze kwica inka ye. His only cow. Inka imwe yaratunze. And the other angel told him, marayika wundi aramubwira ati, you don't know ntabwo uzi visitation of God. Ukugenderwa n'Imana. You don't recognize ntabwo ubasha kumenya umurimo w'Imana. You know what I did to the rich man. Urabizi ibyo nakoreye wa muntu w'umukire. That hole which was on the wall. Hari umwenge wari uri mu gikuta, wari uri mu ruzitiro. It was supposed to bring blessings to him. Uwo mwenge wari uri mu gikuta wabashaga kumuha umugisha, none wari wafunzwe. So I have closed it. Wa mwenge urafungwa. Uwo yabasha kurira. He is not going to get any blessing. Ntabwo azongera kubona imigisha ukundi. But the poor man, ariko kuri wa mukene, that night, iryo joro, the angel of death had come. Marayika w'urupfu yaraje. It was going to kill his wife. Yaragiye kwica umugore we. So what I did, icyo nakoze niki? I diverted that. Wa marayika namuhindukije. Instead of the wife dying, aho kugira ngo umugore wapfe, it is the cow. Inka niyo yapfuye. So you should know how God works. Ugomba kumenya no uko Imana ikora. Sometimes something that you are going through, akenshi na kenshi ibintu nyuramo, that may be affecting you. Bishobora kukubabaza bikagukoraho. It might be the hand of God protecting you. Bikaba ari ukuboko kw'Imana kurimo kukurinda. So it is very, very important. Ni ibintu byangombwa cyane. Recognize how God works. Kumenya uko Imana ikora. If you don't recognize how God works, nutabasha kumenya uko Imana ikora, you are going to misunderstand the very works of God. Uraza kunyura ku ruhande y'uko imirimo y'Imana n'ibyo Imana ikora. Praise the Lord. Now I say, you are going to have challenges as a church. Muzahura n'ibigeragezo nk'itorero. Now, if challenges come in the church, ibigeragezo nibiza mu itorero, they can be faced off.
You can meet them. ushobora guhura nabyo bwa mbere But na the mbere only way you can meet them ariko uburyo mushobora guhura nabyo is by the body holding together. ni igihe umubiri uba ukorera hamwe. The church should hold together. Itorero rigomba kuba rikorera hamwe. And the body can only hold together kandi umubiri ugomba kuba ufungiye hamwe if they can recognize, igihe babasha kuba bafungiye hamwe igihe mubasha kumenya if they can recognize igihe ubasha kumenya the gift of God in their impano midst. y'Imana hagati yanyu. If you don't know the gift of God in your midst, utabasha kumenya impano y'Imana iri hagati yanyu, you will find some going this way, uzabona bamwe bigira gutya, others going this way, abandi bakajya hano, others taking their position. abandi bagafata uruhare rwabo, abandi bakajya hariya. But when you recognize the gift of God ariko iyo wabasha kumenya impano y'Imana that is operating in this church, irimo ikora muri no torero, you will always hold together. icyo gihe iteka ryose muzahora muhambiriye You will hamwe, not scatter. ntabwo And muzatatana. because you are holding together, kandi uko mufatanyirije you can hamwe be able to face the challenges together. muzaba mushoboye kurwanya ibibagerageza byose. Praise the Lord. Umwami ahimbaze. Sometimes the children of God akenshi na kenshi abana b'Imana do recognize the gift of God, bamenya impano y'Imana but they despise it, ariko bakabisuzugura, and this causes them trouble. ibyo bikabateza ingorane. Recognizing the gift of God kumenya impano y'Imana is an opening for blessings. icyo ni ugufungura, ni umuryango ufunguye w'imigisha. That is, if you can recognize the gift of God in your niba midst, ushobora kubona kumenya impano y'Imana then you hagati are yanyu, opening a door for blessings. niba umenye impano y'Imana iri hagati yanyu uba urimo gufungura imigisha. I want to take you back when Jesus came on earth. ndashaka kubasubiza inyuma igihe Yesu yazaga hano ku isi. When Jesus came here on earth, igihe Yesu yazaga hano ku isi, you know that the Bible tells us urabizi ko biri tubwira ngo he was a gift from God. yari impano iturutse mu ijuru. Is that true? ese siko bimeze? You believe Jesus was a gift from God? mwemera ko Yesu yari impano? amen za Right, he was a gift from God. ese yari impano iturutse ku Mana, But it was wrapped. ariko yarafashwe, It was wrapped. yari It was like this. It was covered. yarafashwe, yari impano ariko ipfunyitse, umuntu akaba atazi n'ibirimo imbere. yari impano ifunitse, Cannot easily get it. iyo utazi ikintu kirimo imbere ntabwo wacyakira wihuse. It was something very good, but it was ni wrapped. ikintu cyiza ariko gipfunyitse, So you couldn't see it from outside. ukaba udashobora kubibonera hanze. When you see from out, iyo ubiboneye hanze you don't see God. ntabwo ubona Imana, You see a man. ukabona umuntu. noneho So he was just covered. noneho yari ipfunyitse, So because he was covered, noneho kubera ko yari ipfunyitse the people did not recognize it. abantu ntabwo babashije kuyimenya. And because the people did not recognize it, kubera ko abantu batabashije kumenya iyo mpano y'Imana, the people rejected it. abantu bajugunye impano y'Imana, They despised him. baramusuzugura, They looked at him from what he was outside. bakamufata nk'uko bamubona inyuma, They bakurikije uko bamubona inyuma. rejected him. baramwanze. He was supposed to be their savior. yagombaga kuba umukiza wabo, But they called him the prince of devils. ariko bamwise ngo ni umwami, ni uturutse kuzimu, Prince of devils. Huh? ni umuturutse kuzimu. They chose a murderer noneho bafata umwicanyi who was called Barabbas. witwaga Baraba, That was known by everybody to be a murderer, wari uzwi n'abantu bose ko ari umwicanyi. but decided to crucify Jesus. bamufata mu cyimbo bahita babamba Yesu. A gift of salvation from God. impano y'agakiza riturutse ku Mana. You can see how people choose. ushobora kwitegereza uburyo abantu bahitamo. God sends life. Imana yohereje ubugingo, They reject it. ubugingo barabwanze, Then they choose death noneho bahitamo urupfu because they didn't recognize life. kubera ko batigeze babasha kumenya ubwo buzima. That was what was done to Jesus. icyo niyo byakorewe Yesu Kristo. It has never changed. ntabwo byize bihinduka, Even today, n'uyu munsi it has never changed. ntabwo byahindutse. The man has remained a man. umuntu yakomeje kuba umuntu, He chooses the same way. ahitamo muri ubwo buryo, niko ahora ahitamo. And you know murabizi that was the greatest mistake. iryo ni ikosa rimwe rikomeye That was ryabayeho, the greatest mistake niryo kosa rikomeye ryabayeho man has ever made. ibyo umuntu yakoze, To choose death guhitamo urupfu and reject life. akanga ubuzima. Praise the Lord. umwami ahimbazwe. It is the greatest mistake niryo man has kosa made. rikomeye umuntu yakoze. And I want to adore you, brothers and sisters. kandi ndashaka kubinyiga bene atari bashiki banjye, Do not make the same mistake today. we kuzongera gukora nk'iryo kosa uyu munsi. Don't reject death. Don't reject life we kuzanga ubuzima and choose death. noneho ngo uhitemo urupfu. Jesus is before you. Yesu Kristo ari imbere yawe, You are free to choose. wowe ufite umudendezo wo guhitamo. If you have come this morning, niba waje hano muri iki you gitondo, have a choice to make. ufite guhitamo ugomba gukora. Jesus is before you in the form of his word. Yesu Kristo ari imbere yawe mu ishusho y'ibyanditswe. Whether you take him
none wenda uramufata or you will take death. cyangwa se uhite mu rupfu. But I want to say, Ariko ndashaka kubabwira, don't make the same mistake we kuzakongera gukora ikosa which they nk'icyakozwe made mbere. that time. Iryo ikosa abantu When bakoze Jesus mbere. was given to them, Igihe Yesu Kristo yabahawe, he said, this is Jesus, barabwira ati dore nguyu Yesu Kristo, the King of the Jews. This is Jesus dore Christ. umwami w'abayuda, dore nguyu ni Yesu Kristo. As far as I'm concerned, None nkurikije ibindeba, he is innocent. njye ndabona rwose ari umuntu w'intungane. This is Barabbas, Uyu dore nguyu Baraba hano, a thief, umujura, a murderer. umwicanyi. And he told the people, None abwira abantu, we are allowed by law twemererwa n'amategeko at this time yuko muri iki gihe to release one of these. umuntu ashobora kubohora umwe What mu do you bohe. say? Who should we release? Mwebwe muravuga miki, ese tubohore nde? Jesus the life Yesu Kristo ubuzima or Barabbas the thief? cyangwa se Baraba umujura? And the Bible tells us None biratubwira iti with one voice, bose mwijwi rimwe the people say, abantu baravuga bati release Barabbas. ubohore Baraba. By doing that, None bagize they batyo were choosing death. bari bahisemo urupfu, They were rejecting life. banze ubuzima. You can say, Ushaka kuvuga uti if I was there, niyo nza kuba mpari I'm wise enough, I would have chosen Jesus. rwose ngende umuntu uzi ubwenge nari guhitamo Yesu. Jesus still the same. Yesu Kristo aracyari wa wundi, He is here today. ari hano none uyu munsi. You can choose him Urashobora kumuhitamo or you can reject cyangwa him. se urashobora kumanga. You can still choose him today Ushobora n'ubu uracyafite umwanya wo guhitamo uyu and get munsi, life. ukabona urupfu cyangwa ubuzima. There is no reason Nta mpamvu n'imwe to choose death yo guhitamo urupfu when there is life. igihe hari ubuzima. Praise the Lord. Umwami ahimbazwe, Praise the Lord. umwami ahimbazwe. So let's get back to our subject. None reka dusubire ku byo The twaganiraga. church must recognize Itorero rigomba kumenya God's work imirimo y'Imana, in their midst. umurimo w'Imana hagati You are yabo. not going to recognize God's work in another place. Ntabwo wamenya umurimo w'Imana ukorerwa ahandi hantu, You must recognize the work of God here. ugomba kumenya umurimo w'Imana ukorerwamo And hano. if you recognize God here, Nubasha kumenya Imana hano, then you need to hold it together icyo gihe uzaba ushoboye kuba hamwe around that work, kugira ngo uwo murimo ubashe gukora. because that work Kubera ko uwo murimo, is being done by God. uwo murimo ukorwa So n'Imana. you should line up None ugomba kuba uri ku murongo, behind that work. uri inyuma You should y'iryo hold jambo. together Ugomba kuba uri inyuma y'uwo murimo, around that work, ukaba ufatanyije around inyuma the y'uwo work murimo, of God umurimo w'Imana in your midst. uri hagati yanyu. This is how Ubu nibwo buryo the church itorero overcome. rigomba kunesha. Praise the Lord. That is how the church can overcome. Ubu nibwo buryo itorero rishobora kunesha. Anytime God gives a gift Akenshi Imana itanga to his people igaha impano abantu and bayo, the people turn it away, none abantu bagahindukira bakareba ku ruhande, it always brings chaos none iki gihe bizana imivumo and confusion among the people. bikazana n'urwijiji hagati y'abantu. Now, I want us to look at that lady. We just read about her, Twamaze gusoma kuri wa mugore, niwe ngira ngo turebeho, the queen of Sheba. wa mwamikazi w'Isheba. I think Sheba is somewhere in Ethiopia also. Ngira ngo Isheba ni ahantu hamwe muri Ethiopia, It's far south. ni ahantu mu majyepfo ya Ethiopia. This lady, Uwo mugore she had just got, she had been told that there was a gift in Israel. yari yarabwiwe ko hariho impano yahawe Israel. It was with Solomon. Yari impano ifite You know, Solomon had prayed for a gift. Urabona ko Salomo yasenze asaba impano. When he was anointed as a king, Amaze gusigwa nk'umwami, he prayed that the Lord would give him wisdom. asaba Imana ngo imuhe ubwenge, And God gave him wisdom. kandi Imana imuha ubwenge koko. And God, a child of God, None umwana w'Imana, the Bible tells us, biratubwira you can't ask for a fish ntabwo ushobora gusaba and isamaki, gives you a snake. ntabwo ushobora gusaba So Solomon ifi asked iguhe for inzoka. wisdom. None Salomo yasabye ubwenge, So he was given wisdom. nawe ahabwa ubwenge. That was a gift from God. Iyo ari impano iturutse ku Mana. And as soon as the people recognized None igihe cyose abantu babasha kumenya that the king Solomon yuko umwami Salomo had got a gift, yari yarahawe impano, everybody recognized it. buri wese ibyo That akabimenya King Solomon had got a gift. yuko umwami Salomo yahawe And impano, that gift was from God. kandi iyo mana yari iturutse ku Mana. And I want to tell you, Ndashaka kubabwira, every time you have a gift from God, igihe cyose ufite impano iturutse ku Mana, it will always be seen. iyo izaba igaragara iteka ryose. A gift from God Impano iturutse ku Mana cannot hide itself. ntabwo ishobora kwihishira, It will always come out. iteka ryose izaba igaragara And ahantu the children of hagaragara. God will always recognize Abana b'Imana
imana bazabasha kwibona And they will say that is God. bazavuga bati iyi ni imana We see God in that brother. dore imana muri We see God in that sister. dore imana muri mushiki wacu That is how it was. uko niko byari So bimeze Solomon, when he had wisdom, noneho Salomo igihe yari afite ubwenge that wisdom was not normal wisdom. ubwo bwenge ntabwo bwari ubwenge busanzwe It was wisdom above the understanding of a man. bwari ubwenge burenze imyumvire y'abantu It was supernatural wisdom. zari imbaraga And zidasanzwe everybody recognized it. kandi buri wese yabashaga kubibona And when everybody recognized it in Israel, noneho igihe buri wese yabashaga kubibona muri Isirayeli they all said, this is God. bose baravuze bati iyi ni imana koko I will stand behind it. noneho tugiye guhagarara inyuma yayo Another one says, oh, this is God. noneho undi aravuga ati iyi ni imana koko I will stand behind it. undi akavuga ati nzahagarara Another one inyuma yayo says, this is God. undi akavuga ati iyi ni imana I will koko stand behind it. ngiye guhagarara So inyuma yayo everybody noneho buri wese recognized this wisdom. amenya buno bwenge In Imana Solomon. yatanze. Imana yashyize muri And Salomo everybody kandi buri wese stood behind that gift. ahagarara inyuma y'iyo mpano And they all supported it. kandi bose barayishyigikira In every way that they could, mu buryo bwose bashoboraga they kubikora supported it. bashyigikiye iyo And mpano because they knew, kubera ko bari bazi ko by supporting Solomon, bashyigikiye Salomo by standing behind Solomon, bahagaze inyuma ya Salomo they were supporting God bazaba bashyigikiye and they Imana were standing behind kandi God. bazaba bahagaze inyuma y'Imana I want you to understand that. ndagira ngo icyo mugisobanukirwe When you stand behind a gift, iyo uhagaze inyuma y'impano assuming my brother here has a gift, what's your name? Michael has a gift. mwene data akaba afite impano hano And the gift is from God. kandi Imana ikaba iturutse ku Mana God is working. none Imana ikaba irimo irakora When I stand behind Michael, none iyo mpagaze inyuma ye I am not standing behind Michael. ntabwo mba mpagaze inyuma y'umuntu I am standing behind God, ahubwo mpagaze inyuma y'Imana who is in that gift. Imana iri muri ya Mana That's what the children of God should icyo know. nicyo abana b'Imana bagomba kumenya But if you have a carnal mind, niba ufite ubwenge n'amaso yo you kwitegereza are not going to see God. ntabwo uri bubashe kubona You Imana are going to see Michael. uraza kubona umuntu Like those people when Jesus came, nka ba bantu igihe Yesu Kristo they yazaga never saw God, ntabwo babonye Imana but they saw the son of Joseph. ahubwo babonye mwene Yosefu The same person, wa muntu two people abantu babiri see him differently. bakamubona mu buryo butandukanye One sees him as God, umwe akamubona nk'Imana another one sees him as the son of Joseph. undi akamubona nk'aho ari mwene Yosefu So the one who sees him as son of Joseph misses it. wa wundi wamubonye nka mwene Yosefu akaba biciye ku And the ruhande man who sees him as God gets it. ariko wa wundi wamubonye nk'Imana akaba arabifasha That is what we ought to do in the house of icyo God. ari cyo tugomba gukora mu nzu y'Imana If God is working ni Imana irimo gukora in our midst, iyo gukora hagati we yacu all need to line up behind twese that work. tugomba kujya inyuma y'uwo murimo We all need to put our hands together behind that tugashyira work. ibiganza byacu hamwe kugira ngo tube inyuma y'uwo murimo We all need to support that work. twese tugomba gushyigikira uwo murimo When we are supporting that work, iyo dushyigikiye uwo murimo twese we are not supporting the man. ntabwo dushyigikiye umuntu We are supporting the God ahubwo dushyigikiye Imana in the man. iri muri wa muntu Praise the Lord. Imana y'imbaza Because like a church, kubera ko mu itorero a church is a body, like a body. itorero rimeze nk'umubiri And you find different people ukabona abantu batandukanye participating. barimo barakoreramo If you look among the ministers, iyo urebye mu bakozi b'Imana you will find that they are different. ukabona ko batandukanye Now, if you're a carnal person, ariko niba uri umuntu ufite ubwenge wo you are gutegereza going to see a church as an organ of one man. uzabona itorero nk'aho ari umuntu umwe I don't want to use the pastor. ntabwo nshaka kuvuga pasiteri I want to use somebody else. reka mvuge undi wenda Maybe let me use myself. reka wenda nivuge njyewe When you ubwanjye. come to Luzira iyo uze muri and iruzira you don't know how God works, ukaba utazi uko Imana ikora you are going to say this church is a church of ballers. uzavuga ngo iri ni itorero rya Borazi That's how you look at it. uko niko uzabibona But you realize that ariko uzabona yuko that church, iryo torero it has an organ which has different ministries. rifite ingingo zifite imirimo There is itandukanye another brother called Difas, he also is a minister. hari undi mwene atatwa Difas afite umurimo akora There aho is ngaho another minister called Charles, he's also a minister. hari undi mwene atatwa Charles afite umurimo akora aho ngaho There's another minister from Kigali called Vianney will come and minister. wenda hari undi mukozi uzaturuka i Kigali yitwa Vianney azaza akora umurimo aho So the ngaho church itorero is the work of different organs. ni umurimo ukoreshwa n'ingingo zitandukanye Different organs of God ingingo zitandukanye z'Imana doing the same job. zikora umurimo So umwe that's how we should understand it. aho niho tugomba And if kubyumva we see that that is what God is doing in our midst, ibyo
bityo tukaba ariko tubona ko Imana irimo ikora hagati then yacu. our duty is to stand behind it None umurimo wacu ni uguhagarara inyuma y'uwo murimo and to support it, no kuwushyigikira, because by supporting that kubera ko dushyigikiye uwo murimo we are supporting the work of God. turimo gushyigikira umurimo w'Imana, And because the people stood behind Solomon, kubera ko abantu bahagaze inyuma ya and because Salomo, the people supported Solomon, abantu bagahagarara bagashyigikira Salomo, and God blessed the people, Imana yahawe umugisha abantu, God prospered Israel, kandi Imana iha umugisha Isirayeli, because they recognized kubera ko babashije kumenya God Imana in Solomon, iri muri Salomo, and it was working. kandi byarakoraga. So they supported Solomon. Bashyigikiye Salomo, By doing that, bakoze batyo God blessed them. Imana ibaha umugisha, By doing that, bakoze batyo God prospered them. Imana ibaha kurumbukirwa. Now that time, None icyo gihe Israel was able to build a temple for God. Isirayeli yari ifite ubushobozi bwo kubaka urusengero rw'Imana. Praise the Lord. Imana ihimbaza. Are you still with me? Ese muracyari kumwe nanjye? I want to make sure we are together. Ndagira ngo menye neza ko turi kumwe, Recognizing the gift of God kumenya impano y'Imana in our midst. yikorera hagati yacu. No wars in Israel that time. Nta ntambara zari ziri muri Isirayeli icyo gihe. God protected Israel. Imana yarinze Isirayeli icyo gihe. Israel prospered. Isirayeli irarumbukirwa. All nations feared Israel. Amahanga yose yatinyaga Isirayeli icyo gihe. Now they were not really fearing Israel, Ntabwo mu by'ukuri batinyaga Isirayeli, but they knew there was a gift ariko bari bazi ko hariho impano in the king of Israel. mu bwami bw'Isirayeli. So they feared that gift. Noneho bagatinya iyo mpano They iri feared aho ngaho. God who was in Israel, Batinya impano iri muri Isirayeli, because Israel Kubera ko Israel recognized the gift of God yabashije nayo kumenya impano y'Imana. and stood behind Solomon Noneho bahagarara inyuma ya Salomo, and supported Solomon in every way possible. noneho bashyigikira Salomo mu buryo bwose bushoboka. And I know today, Nzi ko uyu munsi the whole world today, isi yose uyu munsi they are looking for how they can be safe. They are looking for safety barimo barareba uburyo babona amahoro n'umutekano, and how they can have peace. uburyo babasha kubona amahoro. You know, people are not safe today, Urabona abantu uyu munsi nta mahoro bafite, and people are not peaceful. ntabwo abantu ari abanyamahoro, So they are looking for it. noneho bakaba bashaka amahoro. And today the world, Noneho uyu munsi ijambo they are not looking for it from God. isi ntabwo barimo barabishakira You know, ku Mana. great leaders. Urabona abayobozi bakomeye, Let's give an example. There was a man, I think was called, hariho umuntu reka dutanga urugero, he was a n'umuntu president of Iraq, I think, Saddam. yari umuyobozi wa Iraq yitwaga He Saddam. was looking for safety. yashakaga uburyo yakwikingira When uburyo they yabona were amahoro, fighting in this country, akarwana n'ibihugu, he thought that ayibwira ko when he digs the ground namara gucukura and he enters there agacukura hasi akaba ariho yubaka hasi y'ubutaka, and he covers it, noneho agatwikira hejuru, he's very safe. ubwo azaba afite He just said, umutekano. I will sit down there. Aravuga ati genzi ziberamo aho hasi They mu will kuzimu, fight and fight, and bazarwana barwane, they will not know I'm here. ntabwo bazamenya ko ndimo hano After hasi. that, they will go away. Nyuma yaho bazagera Then I hano, will come out. noneho nanjye nzasohoka. That is how a man thinks. Ubwo niko umuntu yibwira, He thought he would get safety from the bankers. Now. akibwira ko azaba afite amahoro ari muri uko kuzima aho yacukuye But the hasi, banker was not safe. ariko aho yacukuye hasi ntabwo hashoboraga He kumubera was got amahoro. out of it. Ahubwo yavana. Another neighbor of his called Gaddafi also said, I will hide down. Noneho undi nawe umuturanyi witwa Kadafi nawe yaravuze ngo nawe nzihisha aho hasi, Nobody will touch me. ntawe uzigera nkoraho. But you see, the person who killed him Ariko urabona umuntu wamwishe was just a useless boy. yari umusore udafite akamaro uri aho ngaho, And he was crying, please don't kill me. arimo asa amusaba imbabazi ngo waretse kunyica. A human being's thought is limited. Ibitekerezo by'umuntu bigira aho bigarukira. There are people here who think they are so great. Hariho abantu bibwira hano ko bakomeye And cyane, they don't care what the word of God says. bakaba batitaye ku ijambo ry'Imana They will rivuga, just hear, I don't care. bakabyumva ntibabyiteho. I have my protection. Avuga ati ngiye mfite uburyo I nzirinda. want to tell you, Ndashaka kubwira there is no protection that the world. nta hantu ushobora kubona warindirwa muri iyi si guha. Gaddafi thought he was very safe. Kadafi yibwiye ko yari afite umutekano, He had guns all around him. yari afite intwaro zimukikije ahantu Gun hose, cannot give you security. ariko intwaro ntizaguha A gun can't umutekano. give you safety. Ntabwo intwaro zaguha amahoro, It doesn't help you at all. ntabwo bishobora kugufasha na gato. Yesterday, Ejo I was with another minister. nari ndi kubona undi mukozi, I was telling the pastor. nari ndimubwira umushumba, Then he showed me a picture. anyereka ifoto, He said, Pastor Bola, see here. arambwira ati Pastor Boras urabona This is me. uyu nguyu ni njyewe. I was preaching in Congo. Nari ndimo mbwiriza muri Kongo, And I saw the picture. noneho mbona ndeba And he ifoto. was in the pulpit. Yari ari ku ruhimbi He was holding the Bible. afite Bibiliya, And there was a soldier here. noneho hari umusirikare hano And there was a soldier behind him. n'undi musirikare inyuma There ye, was a soldier this n'undi side. musirikare ku rundi ruhande, And he was here preaching. nawe ari hagati arimo arabwiriza, Guarded by soldiers. arinzwe n'abasirikare. Soldiers can't be your safety. Abasirikare ntabwo bakubera umutekano, You cannot. ntabwo bishoboka.
We can't get safety from soldiers. ntabwo dushobora kubona umutekano uturutse ku basirikari. You can't get safety anywhere. ntabwo ushobora kubona umutekano ariho hose. There is no place which is safe. nta hantu na hamwe ushobora kuvuga ngo hari umutekano. In our country, iwacu muri they sent some soldiers there in Somalia. bohereje abasirikare muri Somalia That they are going to keep peace. ngo bagiye kurinda amahoro muri Somalia. You can't keep peace where there is no peace. ntabwo ushobora kurinda amahoro ahatari amahoro. And you can't keep peace with the AK-47. ntabwo ushobora kurinda amahoro urimo ukoresha Kalashnikov. How are you going to keep peace? ese warinda amahoro So ute? there is no peace nta mahoro outside Christ. ari hanze ya There is no Kristo. safety nta mutekano outside Christ. uri hanze ya Kristo. Don't waste your time. we guta umwanya wawe. It is just deception like we saw the other ibyo day. biba ari ugushuka ari ukubeshya nk'ibyo But Israel, ariko Israel during the time of King Solomon, mu gihe cy'umwami Salomo they got their safety from God. babonye umutekano ndetse no kurindwa biturutse ku Mana. How did they get their safety from God? ese barinzwe n'Imana bate? They got their safety from God barinzwe n'Imana by recognizing the gift of God bamaze kumenya impano y'Imana that He had put upon Solomon, iyo yari yarashyize muri Salomo. and standing behind that gift. none bagara nyuma y'iyo mpano. And I want to say that today, ndashaka kuvuga ko uyu munsi as we are just right here as a child of God, turi hano nk'abana b'Imana, your shelter. ingabo zayo ibakingira. Look for a place where you can get your shelter, ugomba gushaka aho wabona ingabo igukingira. where you can get your protection. ese waboneraho umutekano. Just like the children of Israel nk'abana b'Isirayeli got their protection from God. babonye kurindwa guturutse If ku you're a Mana. child of God and you are here, niba uri umwana w'Imana ukaba uri hano, you should know ugomba what kumenya should be your right shelter. ugomba kumenya ingabo igukingira aho igomba kuva. It is not that great mansion that you have built. ntabwo ari ya nzu nini ikomeye wubatse. You know, there are people who have put up big houses. hari abantu bubaka amazu manini kandi meza. And I'm not saying putting up a big house is bad. nta nubwo mvuze ko kubaka inzu nziza ari bibi. But what I want you to know, ariko icyo nshaka kubwira ni iki, don't think that we kwibwira ko at the end of the day, nyuma y'igihe when you can dress very well iyo wambaye neza and make your shoes enter that great house, noneho inkweto zawe ukazinjiza muri ya nzu nziza, and you knock the door, noneho ugakomanga ku muryango I have come back, ukavuga uti ndatashye, and you sit down, ukicara, don't ever think we kuzigera wibwira ko that is a shelter to you. icyo kikubereye ingabo igukingira. It will just satisfy your feeling, ibyo bizanezeza gusa ibitekerezo but byawe, that is not a shelter for you. ariko ntabwo ariyo ngabo igukingira. That house cannot protect you. iyo nzu ntabwo ishobora kukurinda, It's not your protector. ntabwo ari ishobora kukurinda. You should know who protects you. ugomba kumenya ukurinda uwo ari we. Praise the Lord. umwami ahimbaza. Even if you put electricity wires around, niyo washyira insinga z'amashanyarazi ku ruzitiro, it cannot protect you. ibyo ntibishobora A kukurinda. Christian should know where his protection comes umukristo from. agomba kumenya kurindwa kwe aho kuva. Even if you say, I want the builders to dig me a bedroom down, niyo wavuga ati abantu bubaka nimunyubakire uburiri bwanjye mu kuzimu hasi, so other people sleep up, abandi bajya baryama hejuru, me I want my bed is down, njye nzajya niryamiramo hasi mu kuzimu, and I feel so safe. noneho nkumva rwose ndarinzwe. I want to tell you, you are not safe. ndashaka kukubwira ko utaba utarinzwe. Outside Christ, hanze ya Kristo you are not safe. ntabwo ushobora kuba urinzwe. Praise the Lord. Safety is not in that. amahoro ntabwo ari muri ibyo Or ngibyo. you have a big farm, cyangwa se ukaba ufite ifamu or nini, you have a successful business. cyangwa ufite bizinesi ubucuruzi bwawe bugenda neza That cyane, is no safety. ibyo ntabwo ari byo bitanga You amahoro. cannot be safe in your business. ntabwo ushobora kugira amahoro mu Or bucuruzi you have bwawe. a fat bank account. cyangwa se ufite akawunti muri banki ikomeye cyane. That is all good. ibyo ni byiza But rwose, I want to tell you, ariko ndashaka kubwira ko that is no safety. ibyo ntabwo ari byo byaguha You amahoro. cannot be safe with all those things. ntabwo ushobora kugira amahoro n'ibyo byose. Your shelter, ingabo yawe igukingira, your safety, umutekano your wawe, protection ukurindwa kwawe is in the Lord bigomba kuba mu mwami Jesus Christ. umwami Yesu Kristo. That's where the protection of a Christian is. aho niho kurindwa k'umukristo kuba. So when you come here, iyo uje hano you know you have one who ukaba can protect you. uzi ko ufite wa wundi ushobora kukurinda. If you are in Christ, niba uri muri Kristo you are well protected. ukaba urinzwe neza. If you are in Christ, waba uri muri Kristo you have a great shelter. ukaba ufite ingabo igukingira nini. If you are in Christ, niba uri muri Kristo you have a home. ukaba ufite inzu. How many believe that? ni bangahe bizera gutyo? How many believe that? ni bangahe bizera ko muri That Kristo Christ bafitemo is your inzu, protection. yuko Kristo ari we kurindwa kwawe? Can say amen. mushaka kuvuga muti amen. God bless you. imana ibaho umugisha. That is our protection. uko niko kurindwa kwacu. So the scripture none ibyanditswe which we read in Matthew ibyo twasomye muri Matayo is warning us. birimo kutuburira. Say, watch that lady of Sheba, mwitegereza wa mugabekazi w'Isheba, that queen of Sheba. wa mwamikazi w'Isheba. She only had the wisdom of Solomon. we yumvishe ubwenge bwa Salomo gusa. She was coming from very far. yaturutse ahantu kure cyane. But what did she do? ese icyo yakoze ni iki?
She said, I must go aravuga ngomba and kugenda see nkareba what is going on there. nkareba ibirimo birakorerwa hariya Because I have heard kubera ko numvishe God has given a gift in that place. Imana yatanze impano aho hantu. I want to go and see. Ndashaka kujya kureba. But there are some of you hari benshi muri mwe who come from just 5 kilometers from here. bava mu birometero nka 5 uvuye hano. And they cannot come to church akaba adashaka kuza mu iteraniro because they say they have no transport. akavuga ngo nta mafaranga yo urugendo. That lady, that Sheba, queen of Sheba, wa mugore w'Isheba will stand before you. azahagarara imbere yawe. Said for me, akubwira ati I was coming from Ethiopia. nari turutse muri Ethiopia. And in those days, kandi muri iyo minsi no buses. nta bisi zabagaho. Those days, muri iyo minsi no motorcycles. nta moto zabagaho. Those days, muri iyo minsi no good roads. nta mihanda But I myiza heard yabagaho. about the gift of God in Israel. ariko nari numvishe ko ari impano y'Imana muri Israel. And I walked. naragenze. naragendaga n'amaguru. Moreover, urabeba that's not a simple lady like any one of us. ntabwo ari umugore usanzwe nk'uko tumeze. She was a queen. yari n'umwamikazi. A queen of Sheba. yari umwamikazi ntabwo ari umugore usanzwe. abamikazi bose had to go with only camels. agomba kugenda agenda ku ndogobe cyangwa with all the dust. n'ivumbi ryose. Today, uyu munsi people don't want dust. abantu ntabwo bashaka kugenda mu You see a ivumbi. little dust like this. wabona akavumbi gake kakugiyeho. I'm not going to church. I'm not clean. ntabwo ndi bujye guterana ari ivumbi uyu munsi. I'm not clean. ntabwo I'm going back. nsubiye mu rugo. But that lady ariko umugore walked through the desert. yaragiye aca mu butayu. You know, Ethiopia is a desert. urara muri Ethiopia mu She butayu. walked through the desert. yagiye mu butayu. Because she had, kubera ko God had given a gift in Israel. yumvishe ko Imana yatanze impano muri She Israel. wanted to be identified with that gift. yagombaga nawe kumenya iyo mpano y'Imana. She wanted to see what was going on. kubona ibirimo birakorerwa aho ngaho. So she went through all what she went through. none anyura mu byo yanyuzemo byose. She did not care what anybody said. ntabwo yari kwita ku byo abantu bari kusigara bavuga. She only wanted to make sure icyo yagomba kumenya ni iki gusa. is that God? ese iyi ni Imana kuko irimo gukora ibi. But you know, ariko urabizi it was not easy ntabwo byari byoroshye for her to leave Ethiopia kugira ngo ave muri Ethiopia and go to Israel. ajye muri Israel. Just like it is not easy ntabwo byari ibintu byoroshye to serve God. gukorera Imana. There are a lot of trials, there are a lot of temptations. harimo ibigeragezo byinshi. But if you know what you are looking for, ariko iyo uzi icyo ushaka you keep on going. uzakomeza gutera You imbere. don't move backward. ntabwo uzasubira inyuma. Salvation is a way going forward only. agakiza ni inzira ica mu nzira You imwe don't gusa. look back. ntabwo You igenda keep inyuma. going forward. ahubwo ni inzira ijya imbere gusa. Praise the Lord. umwami ahimbazwe. So here, hano have you recognized ese wigeze umenya that there's something yuko hari ikintu that God is doing here? icyo Imana irimo gukora hano. I said I wanted to speak with you like a member of this family. ndashaka kuvugana namwe nk'abantu bagize uno muryango. Sometimes akenshi na I come kenshi here, nza hano I find people come from Bujimai ngasanga abantu baturutse Bujimayi because they have seen what God is doing. kubera ko bamenye icyo Imana yakoze hano. Sometimes akenshi na I have kenshi heard people come from Kinshasa, they come here numvisha abantu baturutse Kinshasa bakaza because they hano recognize what God is doing. kubera ko bamenye icyo Imana ikora hano. People come from Lumumbashi, they abantu come here. bakaza baturutse Lubumbashi bakaza hano. I have come from Kampala. naje nturutse Kampala nza I hano recognize there's something God is doing kubera here. ko namenye ko hari ikintu Imana irimo ikora hano. But you who is here, ariko wowe uri hano, you who is here, wowe uri hano, do you recognize that? ese ibyo ngibyo ujya ubimenya? Or for you it is business as usual? cyangwa wowe ni business, ni ubucuruzi nk'ubundi bwose? Wednesday, go to church. kuwa gatatu ni ukujya ku iteraniro. Friday, go to church. kuwa gatanu ni ukujya guterana. Sunday, go to church. ku cyumweru ni ukujya It's guterana. business as usual. ni ibintu bisanzwe. You recognize there's something God is ese mu doing here. by'ukuri wamenye ko hari icyo Imana irimo ikora hano? And I want to say, ndashaka kugira ngo on the umenye day of judgment, ku munsi w'urubanza those people in Kampala, ba bantu b'i Kampala they will stand against you. bazahagara imbere yawe. Those people who come from Bujimai, ba bantu baturutse Bujimayi they will stand against you. bazahagara imbere yawe. Those people who come from Kinshasa, ba bantu baturutse Kinshasa they run here bakaza hano because they know there's something God is kuko doing. bari bazi ko hari icyo Imana irimo ikorera And you hano. are here, nawe ukaba uri hano you don't even know about it. ukaba utarigeze ubimenya, You don't even care about it. ukaba utageze You ubyitaho, don't even mind what's going ukaba on. utarigeze unanabitekerezaho icyo Imana irimo gukora, You despise it ukabisuzugura, and you don't see it at all. ukaba rwose utanashaka kubibona. To you it is normal. kuri wowe bikaba ari ibintu It's bisanzwe, nothing unusual. bikaba ari ibintu bidafite umumaro. We shall testify against you ibyo tuzahamya imbere yawe because you are here. kubera kuri hano. How can somebody from far recognize and you ni don't? gute umuntu yaturuka kure akamenya umurimo ukorerwa hano wowe ukaba How utabimenya? can the queen of Sheba move all the way from south and ni the people gute of Israel umwami didn't know w'Isheba what- yari guturuka aho mu majyepfo muri Ethiopia akajya muri Israel, abantu muri Israel ntibabimenye? And this lady, this queen, noneho uyu mwamikazi the place being far, yari aturutse kure, she went prepared. yarabanje kwitegura, She went ready. yari yiteguye. She said, aravuga ati
I have heard God is doing something. numvishe Imana ari kirimo ikora ari I'm going to see it by myself. no ngiye kubyirebera nanjye. I am not going just to remain here and listen. I'm going to see it by myself. nzakumana ngo ngiye mbyumva gusa ahubwo ngiye kugira mbyirebera. Reka ngeyo. If it is God, niba ari Imana koko, if I go, ningeyo, I will sit down, nzicara and listen. kandi nzatega amatwi. And if I find out it is God, nimara kubona ko ari Imana ibikora koko, I'm going to stand behind it. Nzahagarara inyuma yayo. Praise the Lord. Because she wanted to support God. Kubera ko yashakaga gushyigikira Imana. If I discover it is God, nimbona ko ari Imana irimo irakora ko, nzashyigikira uwo murimo. And she went ready to support it. agenda agiye gushyigikira uwo murimo. If you read the scripture very well, nusoma ibyanditswe neza, says you that she carried gold, yari atwaye izahabu, she carried silver, atwara ifeza, she carried mirror, she carried franchise and many things. atwara ibintu byinshi bitandukanye by'agaciro. And she said if it is God, aravuga ngo ninsanga ari Imana irimo irakora, give all this to support. ibi bintu nzabitanga kugira ngo nshyigikire uwo murimo. Praise the Lord. Umwami ahimbazwe. Recognizing kumenya the gift of God impano y'Imana in your midst, ikorera hagati yawe, and standing behind it, no guhagarara inyuma and y'Imana, supporting it, no kuyishyigikira, and being part of it. no kuba umwe mu bagize uwo murimo. That is what a Christian ought to do. icyo ni cyo umukristo agomba gukora. Recognizing is not just saying yes. kubimenya ntabwo ari kuvuga ngo yego gusa. I see the deacons are very busy. Ego nabonye abadiyakoni rwose badafite umwanya. I see the pastor is running up and down. nabonye pastor yirwa agenda gutya agenda garuka. I think they are doing the work of God. ndibwira ko barimo bakora umurimo w'Imana. That is not recognizing. ibyo ntabwo ari byo kumenya uwo murimo w'Imana. No sir. oya. You have got to stand behind it. ugomba guhagarara inyuma y'uwo murimo. You have got to be part of it. ukaba umwe mu bagize uwo murimo. Don't say I'm not part of it. we kuvuga ngo ntabwo ndi umwe mu bagize uwo murimo. I'm not a minister, I'm not a preacher. ntabwo ndi umukozi w'Imana, ntabwo mbwiriza ubutumwa. ugomba kuba umwe mu bagize uwo murimo. Stand behind it. ugahagarara inyuma yawo. You have got to support it with all what you can. ukaba ugomba kuwushyigikira n'ibyo ushobora byose. Praise the Lord. Recognizing the gift of God. kumenya impano y'Imana. You know, the world is a very strange place. urabona isi iragoye, ni ahantu hagoye gusobanukirwa. We are strange people. turi abantu badasanzwe. Every one of us, because we are still in the world. buri wese muri twe uyu murebye ubona. People say they love God. abantu baravuga ngo bakunda Imana. But you see what happens in the world. ariko urabona ibintu bibera hano mu isi. If, for example, we announced here, niba mu byo tubashe kuba turi hano, I see it there in Kampala, I don't know what happens. nk'urugero wenda nabigeze kuvuga Kampala reka sinzi bibera hano wenda. If we announce that we are going to have a wedding, uramutse bavuze bati tuzagira ubukwe hano, you'll see everybody wants to be part of it. ukabona buri wese koko arimo arashaka kugira uruhare mu bukwe. Everyone wants to be behind it. buri wese agashaka kuba inyuma y'ubwo bukwe. If we announce here today, niba bavuze hano ngo brother so and so, ngo mwene data na runaka is wedding sister so and so, araza kurongora mushiki wacu runaka, and we want your support, turashaka ko mwese mushyigikira umurimo. everybody will make sure he contributes something. buri wese agomba kuba azi neza ko hari ikintu ari bushyigikireho ubwo bukwe. In Accra, nagiye mu iteraniro ryo muri Accra muri Ghana, and they are smaller than your church. ni ritoya kuryanyu. They are not many. ntabwo ari benshi cyane. You are more. mwe muri benshi. But you see, ariko urabona, when you enter the church like now, iyo winjiye mu iteraniro nk'isaha, I'm speaking to you because I know you. ndimo ndabibabwira kubera ko mbazi. And I'm not going to hide anything out of it. ntacyo ndi bubahishe rwose. By this time, ariko nk'izi saha, this church, muri iryo torero, you'll be able to have things. What are they called? ushobora kubonamo bya bintu. Instead of doing this, aho kugira ngo abantu bihungize gutya. now if I also start doing this, nanjye ninangira kwihungiza gutya se, I will not concentrate. ubwo ntabwo ndi kubasha ubutumwa. ariko ngomba kwihangana. Why? Because the place is terribly hot. kubera ko icyo mbabwira ngomba kwihangana kubera ko hano harashyushye If bikabije. there are people here who could recognize God, niba hari abantu hano bagomba kumenya Imana, God, I'm not saying there are no people, ntabwo mvuze ko nta bantu bahari, but I'm saying ariko ndavuze ni recognizing means even supporting. kumenya umurimo w'Imana no kuwushyigikira. We could be having things which are blowing the wind. twagomba kuba dufite ibintu biduha umuyaga hano kugira ngo That little church, iryo torero ritoya, they have ACs. bafite AC, you know AC. Air conditioner. bafite amaklimatizeri. Air conditioner. bafite izo byo bita klimatizeri. Something that would take this hot air which is making us. bimwe bifata umwuka ushyushye urimo hano bukawusohora hanze. And bring in another type of air. bikazana umwuka ukonje. You would condition the air. mbese bikaba bibasha gukontorora ikirere. I don't think that we can't manage to do that. ntabwo mvuze ko ibyo tudashobora kubikora. We can do that. ibyo dushobora kubikora. Children of God are always more than able. ariko abana b'Imana iteka ryose bahora barenza abashoboye.
How long shall we be doing this? none se tuzakomeza kwihungiza gutya kuzageza ryari? If there's a visitor, Niba hari umushyitsi you say, oh, the church is terrible, it's hot, I can't go back there. azavuga ngo urusengero rwanyu rurashyuha sinzagarukamo. So it's our duty none ni umurimo to wacu make this place comfortable. kugira ngo ahantu duteranira tuhagire ahantu Comfortable as we would want to be in here. ahantu hanejeje ku buryo uko dushaka kuhaba ariko hagomba kumera. What does that mean? Ibyo bishatse kuvuga You iki? should be ready to support the work. Ugomba kuba witeguye gushyigikira. You should be in a position to support the work. Ugomba kuba uri mu ruhagararo rwo gushyigikira uwo murimo. That's how that lady went prepared. Uko niko wa mugore yagiye That yiteguye. if I find it is the work of God, Yaravuze ngo ninsanga ari umurimo I w'Imana have gold here. mfite izahabu hano. After all, gold and silver belong to the Lord. Gold and silver belong to God. Kubera ko zahabu n'ifeza n'iby'ibintu. So she went prepared to support the work. Yagiye yiteguye gushyigikira uwo murimo. So a child of God, Umwana w'Imana. as I said, the world is a strange place. Nkuko navuga ngo isi iratungwa They will support a wedding. They will support a wedding. bazashyigikira ubukwe. They will buy gowns. Bazagura imyambaro They y'ubukwe. will buy flowers. Bazagura indabo. They will decorate the venue. Bazaza bategura aho They hantu will basa put a red neza. carpet for the bride to walk. Bashyireho itapi yindi itukura umugeni n'umukwe They bagendaho. will do everything they want. They don't want any mistake to be seen. Bazashaka ko nta kosa rimwe rigaragara kuri uwo murimo. When it comes to the work of God, noneho byagera ku murimo w'Imana, that is when the budgeting starts. aho ngaho niho budget itangira guhagarara. They start drawing a budget. noneho bagatangira Let gushushanya. me first see what I should do first. Bagatangira gushushanya ndetse nzabanza Then God is brought last. noneho Imana igashyirwa ku murongo w'inyuma. That is how man thinks always. Uko niko umuntu atekereza iteka But ryose. the word of God tells us, ariko umurimo w'Imana ijambo ry'Imana seek ratubwira you first the kingdom of God, ubanze ushakishe ubwami bw'Imana, and then the rest shall be added unto you. ibindi uzabyongererwa nyuma. That's the order of God. Iryo ni ryo tegeko ry'Imana. In the world, Mu isi people think about relatives abantu bareba ku miryango yabo more than they think about God. kuruta uko bareba ku Mana. They can do to the relatives Bashobora gukora ibintu abantu bo mu miryango what yabo they cannot do for God. ibyo badashobora gukorera itorero. If you find out how much money you spend on relatives, none ukaba wakwitegereza amafaranga utanga ku bantu bo mu muryango wawe, count it in 1 year ukabibara umwaka wose, and count how much you spend on God's work. none ukareba n'andi mafaranga utanga mu murimo w'Imana, You will see what takes more of your money. uzareba ibitwara amafaranga menshi. Now that is the investment you are making. iyo nicyo gishoro urimo gukora. Praise the Lord. Imana But the ihimbaza. Bible tells us, Bibiliya iratubwira ngo it's a wise man will umunyabwenge invest in the kingdom of ni God. wa wundi ushora mu bwami bw'Imana. I don't hear amen. Sinzimo kumva amen. Well, I didn't expect to hear. Nashaka kumva amen. Because I know I've left talking about the heart. ubu narenze ibyo kuvuga ibiri mu mutima I'm gusa. now talking about, Ntabwo ndimo kuvuga ibihishe mu mufuka. here I'm talking about here. Noneho ndimo ndavuga ibyerekeye When you're talking n'amafaranga. about here, don't expect amen. Iyo urimo kuvuga ibyerekeye amafaranga wowe kwitegereza ko abantu barivuga amen. It's not easy to get it. Ntabwo byoroshye But we kubona amen. want to grow from there also. Ariko tugomba gukura tukava aho ngaho We want noneho. to move from the pocket to the heart, Tugomba kuva mu mifuka tukajya ku mutima. so that we can know what God means to us Noneho tukabasha gusobanukirwa icyo Imana ivuze kuri and how twebwe. much time we should spend for God Ndetse n'ibyo tugomba gutanga ku and how much bw'Imana. support we should give to the work of God. Ndetse no gushyigikira tugomba gushyigikira umurimo w'Imana. Praise the Lord. Umwami ahimbaza. People even spend on burials. Ndetse abantu bagahagarara no ku Burials. If somebody dies, umuntu akaba yapfuye bagiye somebody kumushyingura. can spend all the money he has. Umuntu akaba yatanga amafaranga yose yari afite. Oh, I have lost somebody. Wewe ngo natakaje I don't umuntu. have money. Give me some. You Ngo will even borrow. ngo akaza no kuguza kubera ko yatakaje umuntu. Yapfushije Because I've lost umuntu. somebody. Ngo napfushije umuntu. The person has even died, Umuntu yanapfuye. but he's struggling to get money Ariko urimo uraruha ushaka amafaranga to bury somebody who has died. yo guhamba umuntu wapfuye. That's what man is like. Icyo ni ko umuntu akora. But when it comes to God, Ariko byagera ku Mana everybody turns aside. buri wese They think that there are a few people in the church bakibwira ko hari abantu bake mu itorero who are well to do. bagomba gukora uwo murimo. Those ones will do it. Abo bazabikora. Few people in the church. Ngo hariho abantu ngo bazabikora buriya. Brother so and so has Buriya business. kana So-and-so is the bafite one who amafaranga helps. buriya bazabikora. He will be the one to help. Kana buriya Everybody bazabikora. turns aside Noneho buri wese akirebera hirya. and leave a few people to do it. Noneho bakareka ngo abantu But bake what I'm bazabikora. trying to say, Ariko nshaka kuvuga the children of Israel, abana b'Isirayeli when they recognized God was in the scene, igihe bamenye ko Imana iri mu murimo, everybody, buri wese, every sister, buri mushiki wacu, every brother, buri mwene data, everyone buri wese stood
behind. yahagaze nyuma y'uwo murimo. That is the work of God. Aravuga ngo uyu niwo murimo I'm standing behind. noneho ngiye guhagarara inyuma And yawo. they held it together. noneho bafatanyiriza And they hamwe supported it. bashyigikira uwo murimo. Every one of them. buri wese muri bo If we stood together niba duhagaze hamwe behind these servants of God tukaba duhagaze inyuma y'umukozi and we w'Imana supported the work here, tugashyigikira umurimo w'Imana hano, you will do work here twice. muzakora What you are doing today. ibintu byikubye inshuro ebyiri byo mukora uyu munsi. You will do a greater job than you are doing today. muzakora umurimo ukomeye kuruta uwo If mukora uyu munsi. everybody recognizes niba buri wese yabasha that God kumenya has put you here yuko Imana yabashyize hano for a purpose of the ministry, kubw'impamvu y'umurimo to wayo, serve the ministry of the Lord Jesus, kugira ngo mukore umurimo wa Yesu it Kristo. should not take a few people. ntabwo ari iby'abantu It bakeya, should take everybody. byagomba kureba buri We should wese, stand together. buri wese agahagarara inyuma y'uwo murimo. Praise the Lord. Mwami Let us Imana. not only support parties, reka noneho dushyigikire functions, imirimo and things like that, n'ibindi nk'ibyo but let bitandukanye, us also recognize what God is doing. ariko noneho tumenye n'icyo Imana ikora. When there is need in the house of God, iyo hariho ikintu gikenewe mu nzu y'Imana, let us stand behind it. reka duhagarare inyuma y'icyo kintu. So today, uyu munsi I want to provoke you, ndashaka rwose kubashitura, kubashishikariza, because I know just shortly I will be traveling back. kubera ko nzi ko mu minsi mike ndi bwigendera, But I want to provoke you ariko ndashaka kubashotora, as my brother, ndashaka kubashotora nka bene as my data, sister, nka bashiki banjye in the very ministry muri uyu murimo where we are serving together, aho turimo gukorera hamwe. that if you recognize niba ubasha kumenya that there is something yuko hari ikintu that God is doing here in Kigali, icyo Imana irimo gukora hano muri Kigali, don't stand aside. we guhagarara ku ruhande, Don't leave it to other people. we kubisigira kubiherereza ku bandi bantu. If you recognize, niba ubasha kumenya, I am saying that because there are people who don't recognize. ndimo kubivuga kubera ko hari abantu batabizi, The work of God abantu batazi umurimo can w'Imana. only be done by 4 people ntabwo umurimo w'Imana wakorwa n'abantu who bane, recognize it, abantu b'Imana bane Even bawumenya. one man. n'umuntu umwe who recognizes wowe it. umenye nawe bashobora no kuyarya mu byumweru bibiri. You have built a very big house wubatse amazu manini cyane akomeye, and God takes away his air. Imana igatwara umwuka wayo. A human being is useless. umuntu nta kintu amaze. God can take away his air from you anytime. Imana itwaye umwuka wayo uri muri wowe igikeri cyose And you are struggling all the time. Oh, me. noneho ukaba urimo I iteka ryose uvuga ngo ngewe ngo ngewe ngo ngewe I have ndimo done this. ngo nakoze I ibihura have na bought biriya this plot. I ngo have ndashaka bought gukora that ibi house. ndashaka kugira I have nubatse bought amazu. that land. Then tomorrow, noneho nk'ejo you have those little children. ukaba ufite babana batoya, You bought a huge house. warubatse inzu nini cyane, Maybe you bought it 200 million of francs. wenda wayubatse nka miliyoni nka magana abiri z'amanyarwanda, When you die, noneho wapfa the child comes. abana bagahita baza My father has died. ngo papa yapfuye, We don't have money. nta mafaranga I'm dufite, selling the house. ngiye kugurisha ino nzu. How much? iyo angahe? 50 million francs. miliyoni 50, warayubakije miliyoni 200. Say, I don't have 50. avuga ngo ntayo mfite, Okay, bring 30. noneho zana miliyoni 30. You bought it at 200 million. warayubakishije miliyoni 200. He doesn't know how much sweat. ntabwo azi uburyo byakubijije icyuya, Put all your investment there. ubwo washyizemo ubushobozi bwawe bwose wari ufite, He's blowing it up in one day. none umunsi umwe byose agahita So, abijugunya. a true Christian umukristo w'ukuri knows where he can put his investment, amenya aho ashobora gushyira igishoro cye, where the thieves cannot reach, aho abajura badashobora kugera, robbers cannot get there. aho abajura batagera, And that is only in Christ. aho ni ahantu hamwe gusa ari muri Kristo. Christians should learn how to invest in Christ. umukristo agomba kumenya uburyo akora igishoro cye muri There's a Kristo. message the prophet preached called investment. hari ubutumwa umuhanuzi yabwirije avuga ngo gushora, gukora Have igishoro. time, read it. uzafata umwanya ubisome. Where are you putting your investment? ese amafaranga yawe uyashora mu ki wowe We should cyangwa ubuzima invest in bwawe? the kingdom of God. wagombaga gushora mu bwami So if you bw'Imana. know God is Niba- doing something here, niba uzi ko hari icyo Imana irimo ikora hano, if you know you have a ministry here ukaba uzi ko ari ubukozi buri hano, that is helping the souls, ni ugufasha ubugingo that bw'abantu, is taking out the gospel, ni ugutwara ubutumwa bwiza hirya no that is hino, winning people to Christ. ni ukuhamagara abantu kugira ngo baze kuri Kristo. Like on Sunday we are here, nk'uko ku cyumweru turi hano, and you know because of what you have done, kubera ko tuzi ko hari ibyo twakoze byinshi, 7 people came. haza abantu bagahagarara hano, These ones were coming to the kingdom of God. ba bandi baza hano baba baje mu bwami bw'Imana. So we should invest in that kingdom noneho twagombaga gushora muri ubwo bwami, so that we could win souls. kugira ngo tuzabashe kunguka ubugingo bw'abantu. For us to win souls, noneho kugira ngo tubashe kunguka we need ubugingo your bw'abantu, support. dukeneye ko mudufasha. Sisters, we need your support. mushiki wanjye dukeneye ko You may mudufasha. not be a preacher, ntabwo wowe umubwirizabutumwa, but if you support the minister, niba utari umubwirizabutumwa, ariko niba ushyigikiye umukozi w'Imana, in that way you are also ministering the word icyo of gihe God. nawe uba uri umukozi w'Imana So mu murimo if you w'Imana. recognize, nubasha kumenya yuko, brother, if you recognize, mwene data numenya, sister, if you recognize mushiki wanjye numenya that
here yuko hano there is a ministry. hari ubukozi God bw'Imana, is doing something here. yuko Imana ari kirimo gukora hano, Stand behind it. uhagarare inyuma y'uwo murimo, Don't stand aside. we guhagarara ku ruhande. Few months ago, Mu mezi make ashize we were here in Kigali. twari turi hano i Kigali, I have been here several times. nanjye nageze hano inshuro nyinshi. Your church Itorero ryanyu has managed rikora to arrange a meeting for ministers. ryagerageze gukora inama y'abakozi b'Imana. Number is a meeting. Meeting. Okay. Now, some of you don't realize how important those meetings are. Nono abatarigeze bamenya umurimo iyo nama imara n'ikimaze mu inama y'abakozi b'Imana. I came with some 3 brothers Nazanye na bene data batatu who were coming for the first time. bari baje ari ubwa mbere baje mu nama And we y'abakozi. sat in those meetings for 2 days. Nono twicara muri iyo nama y'abakozi iminsi 2. And two of them Nono babiri muri bo have been preaching a certain doctrine. barimo babwiriza izindi nyigisho. And I just invited them, said, let's go. Narabahamagara muze tugende tujye ku But nama. when we left that meeting, Ariko tuvuye hano mu nama, those people have changed completely. abo bantu barahindutse rwose. They have dropped those teachings. Izo nyigisho baraziretse. And every time they said, we went to Kigali. Nono iteka ryose baravuga ngo tuza Kigali. And we learned in Kigali. Nono twigire i Kigali. And God opened our understanding. Nono Imana ifungure ibitekerezo And by'ubwenge now bwacu. we know the right thing to teach. Nono ubu twamenye ibintu byiza byo kwigisha. That was the fruit of your work. Izo ni imbuto z'umurimo wanyu. I was trying to find out Nanageje kureba how much money was spent on that ministers' meeting. nashatse kumenya ngo ni amafaranga ngaya yatanzwe muri iyo nama And they y'abakozi. told me it was more than 10 million francs. Barambwira ngo birenze miliyoni nk'icumi z'amanyarwanda. So where did that come from? Ese amafaranga yavuye he? From the saints of God. Yavuye mu mpano y'Imana. That is what Christians should do. Ibyo ni byo umukristo agomba gukora. Because that money Kubera ko ayo is mafaranga not used to buy a house. ntabwo yakoreshejwe kugura inzu, It is used to put back to the gospel. ahubwo yakoreshejwe kugira ngo akoreshwe mu murimo w'ubutumwa bwiza. And now when those people bring souls, Noneho iyo uzanye ubwo bugingo bw'abo bantu, you are also part of that work. nawe uba uri umwe mu bagize uwo murimo Because you w'Imana. contributed something. Kubera ko nawe hari icyo watanze muri So uwo I'm murimo. saying everybody Niba navuga ngo buri wese to hold it together. agomba kuba afatanyirije hamwe, Stand behind that ministry. ahagaze inyuma y'ubwo Stand bukozi, behind that work. ahagaze inyuma y'uwo murimo, That the work of God uwo murimo w'Imana should move forward. kugira ngo ubashe gutera imbere. Yes, this is a big church Iri ni itorero rinini compared to ours in Kampala. wenda ugereranyije n'iryacu Some of ry'i you have been to Kampala. Kampala. Bamwe bageze i But I Kampala, have a lot of confidence ariko mfite ubushizi bw'amanga, that this mfite church icyo can nirata even be broken. yuko ari no torero, Because people will have recognized what God is doing here. kubera ko Imana yamenye icyo abantu bamenye icyo People Imana irimo will gukora. come and people will come. Abantu bazakomeza baze n'abandi baze niyo And you ryacika break those walls and put more walls. ibikuta mukabivanamo But mukongeramo that will only come icyo gihe hazaza. if you can recognize the work of God. Ibyo bizaza igihe muzabasha kumenya umurimo w'Imana ukorerwa hano. Praise the Lord. Umwami ahimbazwe. Everyone should recognize. Buri wese agomba kumenya Every umurimo. sister should Buri recognize. mushiki wacu agomba Every kumenya. brother should Buri recognize. mwene data agomba kumenya Every umurimo. preacher should Buri recognize mubwirizabutumwa agomba kumenya what umurimo. God is doing here. Icyo Imana irimo ikora. And not only recognizing, Ntabwo ari ukubimenya gusa, also standing behind no it. guhagarara inyuma yabyo. Yes. Let us not say it is Vianney's business. Reka twe kuvuga ngo ni umurimo wa Vianney, It is the work of God. ahubwo ni umurimo w'Imana. Let us look at it right. Noneho tuwitegereze neza. We all need to recognize that work Twese tugomba kumenya uwo and murimo, stand behind it tugahagarara inyuma yawo, and put our efforts together tugashyira n'imbaraga zacu hamwe behind it. inyuma y'uwo murimo. Because Kubera ko if we do that, nidukora dutyo, it will help to bring more souls to Christ. bizadufasha kongera kuzana ubundi bugingo bwinshi kuri Kristo. It will help to bring souls which are lost. Tuzakazana kandi n'ubugingo bwazimiye, It will help for the gospel of the Lord to go forward. ndetse n'umurimo w'Imana n'ubutumwa bwiza bukabwirizwa, umurimo ukajya imbere. That is what we expect. Icyo nicyo Because dushaka, we want the gospel to go forward. kubera ko turashaka ko ijambo ry'Imana I rikomeza know you have kubwirizwa. sacrificed quite a lot. Nzi ko mwamaze kwitanga byinshi But cyane, I'm saying we can do it even the more. ariko ndavuga ngo mushobora gukora n'ibirenze ibyo ngibyo. We can also buy air conditioners and other things. Mushobora no kugura amaklimatizeri n'ibindi nk'ibyo byose, And make sure the work of God here kandi mukaba muzi neza ko umurimo w'Imana goes on without being affected. Imana umurimo w'Imana ukorwa So nta kintu if we are to achieve that, niba tugeze kuri icyo kintu, my sister, we need to stand behind it. mwene mushiki wanjye tugomba guhagarara inyuma y'uwo murimo. If we are to achieve that, Niba dushaka kugera kuri iyo my ntego, brother, we need to stand mwene behind data it. tugomba guhagarara inyuma y'uwo murimo, Support it kuwushyigikira with prayers. n'amasengesho. Are there Christians here who pray? Ese hari abakristo hano basenga?
The strength of a church is prayer. Imbaraga z'itorero n'amasengesho. All of us must pray. Twese tugomba gusenga. You must pray for the choir. Ugomba gusengera korali. You must pray for the pastor. Ugomba gusengera umushumba. You must pray for the leaders of the church. Ugomba gusengera abayobora itorero. There are people here. Hari abantu hano. They might not be preachers. Baba atari ababwiriza. But they have dedicated themselves Ariko bakaba baritangiye. to make sure everything is in this church Kugira ngo babe bazi neza ko buri kintu cyose hano mu itorero moves right. kirimo kigenda neza. Those are very precious brothers and Abo sisters. ni abene data b'igiciro gikomeye We cyane need to bacu. pray for them. Tugomba gusengera abo There bantu. are people here Hari abantu hano who are wise. bafite ubwenge. Maybe the pastor can do something, We na umushumba ashobora gukora or he ikintu wants to do something. cyangwa ashaka gukora ikintu runaka He's not a preacher. akaba atari umubwiriza butumwa He will just come and tell the pastor, akaza akabwira pastor ati come aside. ngwino hano ku ruhande I realize nitegereje what you want to say, ibyo ushaka kuvuga hari but don't say it. ariko we kwirirwa ubivuga Do it this way. ahubwo ubikore muri ubu buryo. And the pastor will say, Kandi pastor akavuga ati God bless you. Imana igumugisha. That's the work of God. Uwo ni umurimo They w'Imana. are here. Bari hano. We need to pray for them. Ugomba We kubasengera. need to pray for the deacons. Ugomba gusengera abadiyakoni. We need to pray for the entire congregation. Ugomba gusengera iteraniro We need ryose. to pray for one another. Ugomba gusengera umwe ku wundi. The strength of a church, Imbaraga z'itorero prayer. ni amasengesho. Praise the Lord. Umwami ahimbaza. The church that prays Itorero risenga can stand. rishobora guhagarara. And did you know that God Kandi muzi ko Imana can change his mind ishobora guhindura icyo yari igiye gukora when you pray? iyo umaze gusenga. Prayer changes the mind of God. Amasengesho ashobora guhindura imigambi We know y'Imana. that God does not change. Imana ntabwo ihinduka. But we have in the scripture Ariko dufite mu byanditswe where a man was sick, aho umuntu yari arwaye God sent a prophet Imana yohereza umuhanuzi to tell him kugira ngo amubwire that ati he is not going to get out of the bed. yuko atazava muri ubwo buriri. You know the story of Hezekiah. Muzi inkuru ya Hezekiya. Then that man went and prayed. Uwo muntu yaragiye arasenga. He said, God, Aravuga ati Mana give me time. wanyongere ikindi. My house is not in order. Dore inzu yanjye ntabwo iri I mu want to go murongo. and put my house in order. Ndashaka gushyira ibyo mu rugo rwanjye Let ku me first go murongo. and put my house in Reka order. mbanze nshyira ibyo mu rugo rwanjye ku Then your murongo. servant can go in. Noneho umugaragu wawe nzashobora kugenda And ngaho. God- Imana Go to the same prophet. Imana ibwira nawe muhanuzi nanone. I don't know how it was for that prophet. Sinzi uko byari bimeze kuri uwo muhanuzi. He came. Aragaruka. That says the Lord. Aravuga ati uku ni ko Uwiteka avuze. The king is going to die. Umwami ntabwo agipfuye. He will not get out of that bed. Ntabwo azava muri The Lord has told me. Imana yambwiye ko And agiye gupfa. everybody knew that prophet. Buri wese yari azi uwo muhanuzi. Say, if he has spoken like that, Niba umuhanuzi avuze gutyo the king is going to die. ubwo umwami agiye gupfa nyine. So people started talking in the village. Abantu batajya kwivuga mu mujyi. Have you heard? Ese mwumvishe The king is going to die. umwami agiye gupfa. Oh, our king. Umwami Ah, wacu the agiye prophet has gupfa. come as well. Umuhanuzi yaje yavuze ko agiye gupfa. He spoke to God. Yavuganye God n'Imana. told him he's going to die. Imana yavuze ko agiye gupfa. So God picked the same prophet. Imana irongera ifata uwo muhanuzi nanone. Said, come. Aravuga Isaiah, garuka. Yesaya go. subirayo. Tell the man Umubwire uti he is not going to die. ntabwo agiye gupfa nonaha. He will stay for another 15 years. Agiye kongerwa imyaka 15. I think it was difficult for the prophet. Byari ibintu bikomeye cyane ku muhanuzi. He's the very one who said he was going to die. Niwe wari wamaze kuvuga ngo umuntu agiye gupfa. Now he's the very one who's being told, go and tell him Ni he's nawe not wongeye kubwirwa ngo genda uvuge ngo ntabwo agipfuye. So he walked straight None aragenda to rwose. the prophet. Ari umuhanuzi. Said, Aravuga King, umwami you are not going to die. ntabwo ugipfuye. I'm sure the people were again saying, we have seen the prophet. Abantu bavuze twabonye umuhanuzi arimo aca hano yongera He has agenda. gone to the house of the king. Agiye mu nzu y'umwami nanone. What has he told the king? Ese none agiye kumubwira He iki? said, we hear now Noneho twumvishe ko the king is not going to die. umwami atagipfuye. It must have confused some people. Ibyo byashobora gutera urwishije abantu bamwe. How can God say this? Ni gute Imana yavuga ibi God again comes and says this. ikongera ikagaruka ikavuga ibi. Then that means it was not God to begin with. None se ubwo bikaba ubwo bukozi bukaba bigoye But gutangira that was n'ubu. God. Ariko iyo yari Imana. Only Icyabihindutse prayer changes amasengesho things. ahindura ibintu. Praise the Lord. Umwami So ahimbaza. you must pray. Ugomba gusenga. Pray for the ministry here. Ugasengera ubukozi hano. Pray for the work here. Ugasengera umurimo hano. All your efforts here. Imbaraga zanyu zose hano. Don't approach them carnally. Wekwe Approach them by prayer. ntukajye uza ubegera bisanzwe ahubwo ugomba kwegera Imana mu You masengesho. can support the work of this church Ugashyigikira umurimo wa rino torero by your prayer. ukoresheje amasengesho You yawe. can support the church Ugashyigikira itorero by your time. ufata igihe cyawe Like you have come. nk'uko waje hano. God bless you for that. Imana iguhe umugisha ko waje You hano. have put your time aside. Ni ukuvuga ngo igihe cyawe kize ku And you ruhande come. uza hano mu By iterano. being here, Iyo ukoze gutyo you are supporting the work of this urimo church. gushyigikira umurimo w'Imana. You can support this church Ushobora gushyigikira ino by torero paying your tithes. ugatanga icya cumi cyawe. You pay your tithe, Ugatanga icya cumi where take your food.
aho kugira ngo ujye guhaha ibyo If you eat from here, nuramukuriye hano, you pay your bills here. nuvuga ngo niba wariye hano uzishyura fagitire ibyo wariye hano. I think that's just logic. Ibyo ni ibintu byumvikana bisanzwe. Because you eat from here, Niba wariye hano, you pay your bills here. ubwo fagitire yawe uyishyurira hano. Praise the Lord. Imana himbazwe. You don't eat from Michael's hotel, Ntabwo wajya kurya muri hoteli yo kwa then you Bishop, come and pay in my hotel. noneho ukaza kwishyura muri hoteli yiwe. No. Ntabwo bishoboka. Where you eat, where you feed, Aho waririye, that's where you pay your tithe. aho niho wishyura And icyacu that cyawe. makes you a member of that church. That's what the prophet told. Ibyo nibyo bikugira umwe mu bagize iterero riri aho So ngaho. the way you can support the church, Uburyo ushobora gushyigikira umurimo w'Imana pay your tithes here. ni ugutanga icyacumi cyawe hano. Don't take it anywhere else. Nta handi wakijyana. Pay it here. Ugomba gutanga icyacumi Because cyawe when you hano. pay it here, Kubera ko iyo ugitanze you hano, support the work here. bishyigikira umurimo hano. I hope you understand that. Ngira ngo ibyo murabisobanukirwa. Pay your offerings here. Ugomba gutanga amaturo yawe hano. Yes, you bring offerings to the church. Ukazana amaturo mu itorero, Bring them here. ukayitanga hano. By doing that, Iyo ukoze gutyo, you are supporting the work of urimo God. gushyigikira umurimo w'Imana hano. Praise the Lord. Umwami ahimbazwe. I want you brothers Ndagira ngo bene data to appreciate mubashe that kunezerwa, God has put you here for a purpose. mubashe kumenya ko Imana yabagejeje hano kubw'impamvu You runaka. are not a useless person. Ntabwo muri abantu badafite umumaro, You are a very useful person in the muri abantu kingdom. bafite umumaro ku murimo w'Imana. God has brought you here for a purpose. Imana yakuzanye hano kubw'impamvu runaka. If you can recognize Niba ubasha kumenya that in this place yuko muri uyu mwanya God is doing something, Imana hari kirimo gukora, stand behind it. uhagarare inyuma y'uwo murimo, Stand behind those men of God. uhagarare inyuma y'abo bantu b'Imana, Stand behind the pastor. uhagarare inyuma y'umushumba, Stand behind the ministers. uhagarare inyuma y'abakozi, Stand behind the deacons. uhagarare inyuma y'abadiyakoni. Do the work together. Uwo murimo muwukorere hamwe. Don't scatter yourselves. We kwicagaguramo ibice, Don't be coming here mwe kwiza hano and you pay your allegiance in another place. noneho ukajya gutanga icyacumi cyawe ahandi hantu. You should have what we call the discipline Ugomba kugira of icyo the bita ministry of the Lord. discipline cyangwa se imyitwarire ku bukozi bw'Imana. God is a God of order. Imana ni Imana ya gahunda. Do your things within the discipline of the order of the Ugomba work of God. gukora ibintu ukoresheje ikinyabupfura n'imyitwarire igendera ku Don't do it Imana. outside that. Ntabwo wakora ibintu binyuranye n'ibyo ngibyo. Praise the Lord. Imana Yes. ihimazwe. Just let us do that. Reka dukore ibyo ngibyo, Let us offer ourselves. reka twitange ubwacu. Of course, we can give all those things. Dushobora gutanga ibyo byose rwose, We can give all our time. dushobora gutanga igihe We cyacu, can give all our offering. dushatanga amaturo yacu, But if you don't give yourself, ariko iyo utitaza wowe ubwawe it's still useless. biba ntacyo bimaze. You need to offer yourself Ugomba kubanza ukitanga wowe ubwawe, as a sacrifice ukitanga igitambo in the hands of God. mu biganza by'Imana, That God should deal with you. noneho Imana ikagukoresha. The ministry here Ubukozi hano and everybody here ndetse na buri wese hano should encourage harmony hagomba kubaho gukorera hamwe n'ubumwe, and fellowship, hakabamo gukorera hamwe, togetherness in the ministry. hakabamo gukorera hamwe mu That's what I bukozi. mean by holding together. Niyo mpamvu navuze ngo tugomba kuba dufatanyirije hamwe, Let us hold together. tukaba dufatanyirije hamwe, Let us work together. tugakorera hamwe. By doing that, Nidukora we dutyo shall overcome the challenges. tuzanesha ibitugerageza byose. Things like divisions Ibintu bimeze nk'ibice cannot come when you are holding together. ntabwo bishobora kuza iyo abantu bafatanyirije hamwe. Praise the Lord. Umwami ahimbazwe. So that queen of Sheba, Wa mwamikazi w'i Sheba, watch that lady. umwitegereze uwo mugore. And you people of Kigali, Namwe bantu b'i Kigali, watch the different people who come here. mwitegereze abantu benshi bajya baza hano. There is an attraction here. Harimo ikintu gikurura abantu hano, You may not be able to notice it. wenda ukaba udashobora wowe kukibona. I was sharing with one brother Nari ndimo nsajyana namwe ndatumwe. that you see, when you have a hand, Iyo ufite akaboko you don't recognize, you don't know the value of the hand ntabwo ujya umenya agaciro k'akaboko kawe because you have it. kuko uragafite. But if you go Ariko uramutse ugiye and meet somebody who has no hand, ugahura n'umuntu udafite akaboko, that's when you start, oh, so a hand is useful. aho niho uhita umenya ngo burya akaboko gafite akamaro. But when you just have it Ariko iyo ugafite and everything you're holding, n'ibintu byose ukaba you ubifite, think that you are entitled for it. ukajya wibwira ko ari ibintu ari uko byagomba kumera. You are not entitled for it. Ntabwo ari ibintu ukwiriye kuba It is the ufite, grace of God on your ahubwo ni life. kubw'ubuntu bw'Imana nibwo ubifite. We have seen people who have had hands in the beginning, Twabonye abantu bari bafite amaboko yabo bitangira, but at the end they have no hands. noneho nyuma ukaza gusanga nta maboko There akigira. are people who have had legs, they were born with the legs, Hari abantu bavutse bafite amaguru, but today they don't have legs. ariko uyu munsi akaba nta kaguru What agira. does that mean? Ese bivuze iki? It is not an entitlement for you to have Ntabwo legs. ari uburenganzira bwawe kuba ufite amaguru It yose, is the grace of God. ahubwo ni kubw'ubuntu bw'Imana ayo maguru It is ukiyafite. important to recognize the grace of God over Ni your ni life. ibintu byangombwa kumenya ubuntu bw'Imana ugirirwa ku buzima bwawe. So you are in a wonderful place. Ukaba uri ahantu utuye ahantu heza, The Lord is doing a great work here. Imana ikabikora umurimo mwiza hano.
And I provoke all of you ndimo ndashotora buri wese muri to recognize that kugira ngo amenye what God is doing right here icyo Imana irimo gukora hano and stand behind it no guhagarara inyuma yacyo with all your force n'imbaraga zawe zose and support it ugashyigikira uwo with murimo all what you have n'ibyo ufite byose and hold it together ugafatanyiriza hamwe as brothers, nka bene data as sisters, mugafatanyiriza hamwe as nk'abashiki children bacu of one father. nk'abana b'umubyeyi umwe Have a feeling for one another. mukagirana urukundo umwe ku wundi Speak well about one another. mukabwirana ukuri umwe ku wundi Encourage one another. mugaterana imbaraga bamwe ku bandi Strengthen one another. mukongerana imbaraga bamwe ku bandi If we want to overcome, niba mushaka kunesha that is what we should do. icyo nicyo tugomba gukora Praise the Lord. mwami I was seeking the face of God, nari ndimo nshaka mu maso y'Imana and I was wondering what I would speak today, nari ndimo nibaza icyo ndi buvuge uyu munsi and I was having a strong pull that I speak about that. nari mfite rwose ikintu numva ngomba kuvugaho And I thought I would just speak about that nari nzi ko ndi bukivugeho to encourage you, kugira ngo mbongere imbaraga to strengthen you. kugira ngo muhabwe imbaraga You are in nanone the right way. kugira ngo mujye mu nzira iri nyayo Just be together. mukaba muri hamwe Recognize what God is doing. mugomba kumenya icyo Imana irimo ikora hano And if you do it, nimubasha kubikora support it. mushyigikirire uwo murimo Stand behind it. muhagare inyuma y'uwo With murimo all what you have. n'ibyo ufite byose I've mentioned all those things there. navuze ibyo byose hano I pray that the Lord will give you grace. icyo gihe Imana izaguha umugisha I just want to end there. ndashaka kurangiriza hano One more time, inshuro nanone I want to thank you for welcoming me ndashaka kongera kubashima ko mwanyakiriye hano and what you have done for me. ndetse n'ibyo mwamuriye byose I remember ndibuka all the time I've been here, inshuro zose nagiye ngera hano I talked about how to be a true witness. navuze ibyerekeye kuba umuhamya w'ukuri And today, n'uyu munsi I've talked to you about how to recognize nababwiye ku byerekeye ni gute wamenya the gift of God impano y'Imana and stand behind it no guhagarara inyuma yayo and support it. no gushyigikira umurimo w'Imana Let us support the work of God. reka dushyigikire umurimo w'Imana Praise the Lord. mwamaye imbaraga I believe God will give you the right understanding. ndizera ko Imana iri buze kubaha imyumvire myiza The whole of this week, buri cyumweru cyose gishize we have been containing ourselves twabashije kuba twitanga ubwacu how to be better Christians. kugira ngo turebe uburyo twabasha kuba abakristo beza We looked at how we can be Christians from inside. tureba uburyo dushobora kuba abakristo biturutsemo imbere When you have the right spirit in your heart, iyo ufite umwuka w'ukuri muri wowe it will dictate the life outside. icyo gihe bizatanga ubuzima inyuma Don't concentrate on the outside. we kujya wita ku by'inyuma bigaragara Concentrate on the inside. ahubwo ujya ureba iby'imbere Once the inside is changed, iyo iby'imbere bimeze the neza outside must change. ndetse n'inyuma nawe agomba guhinduka And then noneho you must display ugomba kuba uzi the nature of a Christian. ugomba kugaragaza kamere y'umukristo You must show that you're a Christian. ukerekana ko uri umukristo You are different from a sister in the street. yuko utandukanye n'abari hari abashiki bacu You are bari mu different from muhanda a brother in the street. ukaba utandukanye na mwene turara mu muhanda And today, uyu munsi you must be part of the work here. ukaba uri umwe mu bagize umurimo w'Imana ukorerwa hano Identify yourself with the work here. wowe ubwawe ukibona mu murimo uri hano Be one of them here. ukaba umwe mu bagize umurimo uri hano Support it, ukawushyigikira pray for it, ukawusengera and do whatever you have ugakora ibyo ushobora to byose stand behind the ministry here. kugira ngo uhagarare inyuma y'ubukozi Because this church kubera ko iri torero has a responsibility in their hands. ryashyize umurimo wawe waryo mu biganza byawe So I want us to bow our heads down ndagira ngo twubike amaso yacu as the choir leads us in that rock of ages. Clap for me. barimo I want you to batwereka I want you to pray it slowly. ndagira ngo indirimbo muyicurange gahoro Don't sing yet, just play. mwe muretse kuririmba And I want everybody have time. kugira ngo buri wese abane umwanya If you have been attending all these meetings, niba twaraje muri aya materaniro yose have time to think about your life. ugire umwanya wo gutekereza ku bugingo How bwawe have you been before God? ese ni gute wabayeho imbere y'Imana Put yourself before God. wowe ubwawe wishyira imbere y'Imana Let your heart speak to Him reka umutima wawe uganirize Imana as we come to the close of this service. aho turimo gusoza amateraniro yacu I'm also doing the same. nanjye ndimo gukora nka gutyo I'm also looking at the face of God. nanjye ndimo gushakisha mu maso y'Imana
choir now join us together. That should be our prayer. iri rigomba kuba isengesho ryacu. Everybody in your heart. buri wese mu mutima we. That should be your prayer. iri ribe isengesho ryawe. You can't stand aside. ntabwo ushobora guhagarara ku ruhande. When God is doing something here, iyo imana hari ikirimo ikora hano. and we are traveling from Kampala to see that, none twavuye i Kampala dukora urugendo kugira ngo tuze and kubona people ibyo. are traveling from far to see that. abantu bakora urugendo bava kure baza hano kureba umurimo. wowe ukaba uri hano. You are coming here every day, ukaba uza hano buri munsi. but you are not able to recognize. ariko ukaba udashobora kumenya umurimo ukorerwa hano. Oh God, may your mercies cleft on me. ubuntu bwawe bubashe kuba hejuru yawe. We stand before you, Lord. duhagaze imbere yawe mwami. We are not even worthy. ntabwo turi abantu bashoboye. We have failed thee, Lord. twaranesheje imbere yawe. God, may you manifest yourself. mwami wigaragaze. May you prevail, Lord. kugira ngo mwami utwereke. Forgive our failures. utubabarire kuneshwa kwacu. May you forgive our weaknesses, Lord. utubabarire intege nke zacu. Oh, draw us closer to thee. mwami ubashe kutwegeza hafi yawe. Help me, Lord. mwami Let me be worthy to stand before you. reka tubashe kuba duhagaze imbere yawe. Oh, be merciful. mwami utugirire ubuntu. Be merciful, Lord. utugirire ubuntu mwami. Can everybody sing together? Let us sing Yesu, together. twese turirimbire hamwe. Sing it with our understanding. twese turirimbire hamwe. noneho turangiza iyo I ndirimbo. want everybody have some 2 minutes to speak. buri wese araza kugira nk'iminota nk'ibiri yo kuganira Maybe there's n'Imana. something you want to tell him. ufite wenda icyo ushaka kubwira Imana. God comes in a simple way. Imana iza mu buryo buciye bugufi. If you are too complicated, niba wowe ushaka ibintu bikomeye cyane, you miss him. icyo gihe Imana ntuzayibona. He comes in a simple way. Imana iza mu buryo buciye It's bugufi. important for you to recognize. ni icyangombwa cyane kugira ngo Maybe ubimenye. today n'uyu munsi he has passed by you. wenda yakunyuzeho. If you don't recognize him, nutabasha kuyimenya, you will miss him. icyo gihe iragucika. Just a closer walk with thee again, brother. noneho twongere mu nda. That's our prayer. We want to walk close to him. tugira ngo tube Let us sing that. At Sing. the end of it, let us speak to him. turirimbe iyo ndirimbo, hanyuma nyuma yaho turasenga. Our strong.
prayer? wenda bumva bifuza ko basengerwa mu buryo bw'umwihariko. Is there anybody who needs special prayer? Ese hari umuntu waba uri hano yifuza ko yasengerwa mu buryo bw'umwihariko? Wenda urarwaye. Our God still heals the sick. Imana yacu iracyakiza abarwayi. Maybe you want to be prayed for in a special way. Wenda urashaka gusengerwa mu buryo budasanzwe. Okay, I can see some 2 hands. Ndashaka kubona ibiganza nka bibiri. The rest can sit down. Abandi mushobora kwicara. Be here for a short while, then I will leave the pulpit. Ndaza kubana akanya gato hanyuma nze kuri kuruhimbi. So let me just, this being my last time. Reka umwanya wanjye hano turangize neza. Maybe there are people who want to be prayed for. I trust you are those hands only, you can move forward. Babandi bashaka gusengerwa abafite ibiganza byabo biri hejuru bashobora kwegera hano imbere. Just move forward. Mwegere hano imbere. Abamaze gusengerwa inshuro 10 bihangana. I come against you in the name of Jesus. I rebuke. Command you to set him free. Abamaze gusengerwa inshuro 10 bihangana. Kereka uyobowe. Lord Jesus, I lay my hands on my sister. Father, all the desires of our heart. Touch our hands in the name of Jesus. Grant those desires in Jesus' name. I lay my hands on my precious brother in the name of Jesus Christ. Lord, God of mercy, stand by his side. Lord, his need. I pray you come down in his life. Father, you can do. I know you've done. I pray for this little girl, Lord, this is the name of Jesus. Lord, I pray for the desire of our heart. Oh, Father, may she be a great sister who will serve you. In Jesus' name. Lord Jesus, King of glory, lay my hands on this sister, in the mighty name of Jesus Christ. Lord, you know the desire of his heart, and I pray that you grant it. This I pray in Jesus' name. I lay my hands on my brother in the name of Jesus Christ. Oh, God of mercy, whatever is going through, Lord, I pray that you have mercy. Lord God, you believe, answer the desire of his heart. Grant his needs, Lord. This I pray, believing that you grant them. Lord, King of kings, the great I am. Lord, believe that you grant the desire of his heart. May he stand here as a soldier, Lord, defending the faith, standing for the truth. Lord, bless him as I pray, believing in Jesus' name. Jesus Christ, Lord God, stand with my sister, grant her the desires of her heart, give her victory, Lord, deliver her completely in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, God of heaven and earth, I lay my hands on my precious brother, believing that, Lord, he has come to the right place. Oh God, is a great hospital, Jesus Christ, give him deliverance, give back his health, Lord, renew him, strengthen him. Oh Father, bless him spiritually and physically. Lord Jesus Christ, King of glory, stand with my brother. He stands here, believing that Lord will grant the desires of his heart. Bless him physically, bless him spiritually, grant the desires of his heart, Lord. May he be hold on to thee, stand with thee all the time, oh God, and the rest of his life. Help him, Savior, grant all those desires because of him. Lord Jesus, oh, stand now. I thank you for him, Lord, and pray. Be blessed, Lord God. I pray that Lord, the desire of his heart, may you grant it. Lord Jesus, Satan, I rebuke. Get out of this. Yes, you are covered today. Set him free completely. Whatever pain is causing his leg, in the name of Jesus, Satan, I rebuke. Come out. Set him free completely. Lord Jesus, I lay my hands on my sister. Lord Jesus, clear her heart now, Lord. Oh, she has come believing that you are here, you are doctor. Oh, Lord, touch her life now, Master. That she may walk out of here, delivered completely. Testify about her. Jesus. Mighty God, I pray, stand with my brother. I pray you grant the desires of his heart. Lord, I know what in I do, but Lord, you are God who knows the intentions of every man. Come now on the scene and grant the desires because I pray, believing. Lord Jesus, in the name of Jesus, I lay my hands
go forward, son. In Jesus' name. Thank you, Jesus. I pray for my precious brother. In the name of Jesus, I lay my hands on him, believing that Lord, grant the desire. This I pray in Jesus' name. Lord Jesus, I lay my hands on my sister. I lay my hands on my brother. I pray, Lord, now move in their hearts, search their lives, Lord. Grant the desire of their hearts. Set them free. They have come to the house of God, the house of freedom. Come say, come to me, Lord, to them, and I grant them, shall I give rest. Lord, give them rest. This I pray in Jesus' name. Lord Jesus, I pray in the name of Jesus, who died on the cross of Calvary. I pray that set them free. Lord God, deliver them from the hand of the enemy. Strengthen them, give them hope and love to serve you. In Jesus' name. Lord Jesus, mighty God of heaven, Lord, the Lord of Lords, I lift my hands to you. Father, I pray, grant them the desire of their hearts right now, because they have come to the presence of God. Grant it to them, because I pray in Jesus' name. Lord God of glory, pray for my sister. In the name of Jesus Christ, grant the desires of their hearts. Give them what they want. Even the sickness, deliver them. Even the strength, give them. Even the deliverance, give them. Lord God of mercy, you are still the same God. Yesterday, today, grant it because I'm praying in Jesus' name. Lord of glory, please pray for my precious sisters. I lay my hands on them. Lord, grant the desires of their hearts. This I pray, believing in the name of Jesus Christ, my Lord and Savior. Amen. King of glory, I pray for this soul. I pray, mighty Jesus, grant the desires of their hearts. Grant the master, I pray in Jesus' name. Lord God, blessed desire that I have for my sister. I lay my hands on my sister. That's a good desire, Lord, to be a faithful Christian, stand before you. So to follow, Lord, as God of God. Lord, such a life, grant my heart. This I pray in Jesus' name. Lord Jesus, King of glory, pray for these souls. I pray you restore them, Lord, give them strength to serve. May they stand as stewards in the house of God. Grant it, Lord. This I pray in Jesus' name. Lord, I pray for these souls, Lord, my precious sister. Be with them, Lord, stand by their side. They have succumbed in the desire. Grant those desires in their lives. This I pray in Jesus' name. Lord of glory, I pray for my sister. I pray for my precious brother. I lay my hands on them, Lord, as a commandment from you. Grant the desires of their hearts, Lord, save them. This I pray in Jesus' name. Remember to lay my hands on you, Lord, grant the desire of their heart, Father, in Jesus' name.
upon his life, Lord. Stand with him, Lord. Grant the desire of his heart, Father. Give him hope, give him strength to live that which has good for you. Stand with him, Lord. Grant him master. That you may know it was the Lord who spoke. Thank you, Savior. Stand here as a soldier who was born in the battle. Thank you. Bless his family. Bless his wife. This I pray. Satan, you have no power over it. But that is still the work of God. When we come together, we need to remember each other. So may the Lord bless you. I hope you want me to take some greetings. So may the peace of God be with you. Shalom. Ijambo ry'Imana ryamanutse zirazana iraroba nawe niba uhari karibu ukaba ukeneye kwakira umwami wacu Yesu Kristo ukaba ukeneye kubatizwa mu izina rye ubwo ijuru rirakumenya ijuru rirakuganirira ijuru riri kumwe nawe ntugire ngo tugize vuba mwami wacu Yesu Kristo urakoze kuri uyu munsi mwami. Amen. Kandi turaha kubwawe mwami, bigaragaye ko atari twebwe ahubwo ari wowe. Amen. Waduhaye ijambo ryawe kandi ijambo ryawe ni ururobo, ariko mwami tuzi neza ko ari wowe ushyira amafi mu rurobo. Amen. None mwami ijambo ryawe warikurikiye, tubonye umukobwa wawe n'umuhungu wawe bakagaye uyu munsi. Ubishimirwe mwami. Amen. Ubwo bw'ijuru bahimbawe bakishima, natwe turishimye mwami. Dufatikanije nabo mwami kugushima. Ishimwe n'icyubahiro bigarukira izina ryawe. Kandi tugushimiye umukozi wawe wakoresheje mwami. Amen. Amen. Muhe imbaraga Mana, ni wowe wakoreye muri we, turabigushimiye. Amen. Amen. Maze mwami ubwo twabonye umugisha nawe umuha umugisha. Mwami aba bana bawe ubwo bemeye kubatizwa mu izina ryawe Yesu Kristo, ubwo babatizwa mu mazi nawe babatize mu mwuka wera, kugira ngo kuri urya munsi bizagaragare ko bakwiriye, kubera ko ari wowe ubahaye gutangira uzabahe no kurangiza. Amen. Uha umugisha ibyakorewe hano byose, uha umugisha uwateranye wese mwami. Mwami wumvisha amasengesho y'uburwayi yasenze mwami, ari wowe dusaba. Uri Imana ikiza, urakoze ko wakijije. Urakoze Imana ishobora byose. Hallelujah. Ugendane na buri wese mwami, ubwo tuzagaruka hano tuzashima izina ryawe. Amen. Mwami amaturo yagutuwe